binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Rashidi. Yes, Karini Jabo. Igisibo turimo turagisatira umusozo. Ubundi ibintu byose byatangiye bigomba kurangira. Abiri hafi kurangira. Ya bimeze bitese. Namahoro. Ibiciro byarazamutse nanone cyangwa kuko hari imbuto zazamukaga mu gihe cy'igisibo. Ni bisanzwe ni ibiryo ibintu bisigaye bizamuka sumbise na Beneri ivuga uburyo byagiye bizamuka ikavuga ko nubundi umuvuduko wabyo urakomeza ariko mu gisibo byarazamukaga byo nubundi abari nko ku munsi abari nko mu minsi mikuru kuko nubundi bari bihe bidasanzwe ku bintu bijyanye no gufata amafunguro n'iki hari bigomba guhinduka Abayisilamu rero muri mu gisibo gitagatifu reka tubifuriza gukomeza kugira igisibo cyiza kandi no gukomeza kubahiriza icyo idini ya Islam ibasaba. Tunasaba Imana kuzakira igisibo cy'abakitabiriye cy'abasibye bose. Hari iminsi ngenzi yishyura kuri konso Karashidi gusiba bireba abasilamu sumbwiye abantu ko n'umusilamu bahakana babwiye ko n'umusilamu babihakana gusema babwiye ko n'umudivantiste babihakana kuko abadive bivuza abategereje babwiye ko n'umudivantiste ntabwo babihakana ko n'umusilamu se babihakana bashingiye kuki babihakana bashingiye nese kugira umusilamu hari icyo bisabwa nyine ni iki ni shahada iyo ntayo ufite ntabwo urayifite urayifite iyo uyifite siri ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah naga ariko erashi ubu koko ntabwo bavuga ko nyifite banoje shahadu bagutuze shahada ubundi ubusiramu nyine yuri we bongera ni wowe ubwikuramo rero bataravuga ko wavuyemo cyangwa utaragira ibindi bintu hoya ntabwo nabuvuyemo nta nubwo navuye mu badivesi navuye no mu badeperi n'abakatolike ndetse urumvira umusiramu hariya nta bindi bintu bahuza nabyo niba uri we uri we ntabyo kuvuga ngo nose nyine ntakana ko ndiwe cyane mwe mo kwemeza ko ndiwe ubundi ninde wemeza ko ndi umusiramu uravuze ngo uri umusiramu uri umudive uri umuki oya ibyo ntago bibaho kubera iki hariya ni kimwe ni uri umusiramu uri umusiramu nyine ndiwe kandi uri n'umudive ntago bishoboka inshuro ebyiri kuko imyemerere iratandukanye ngiye ntago ndi umusiramu ku myemerere umusiramu kuki ni umusiramu ku bw'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala umusiramu ku bw'idini none isilamu ni idini cyangwa ari ni idini okay ndiwe rero ku bw'idini imyemerere forget nese muri idini niki ko idashi idini ni inzi kandi umusiramu ku bw'idini bakubye imyemerere uri umudive ngo uri restoration nguru ndo umusiramu ku bw'idini ndo umudive ku bw'idini ku bw'imyemerere ku bw'imyemerere nemera Imana gusa cyaretse n'ibisilamu itemera Imana niba yemera Imana ndo umusiramu ku bw'imyemerere yemera Allah yego Allah ni Imana ni Allah
n'Imana ari kandi rashi twigire mu cyatuzinduye by'amadini byo ariko amadini yose ndayemera kubera ko icyo ahuriyeho n'Imana. Iyo nemera Imana mba nemera amadini yose. Ubundi cyambere ngiyemo mo nari ntuza kuba umuntu muzima mwiza ibindi iyo umaze kuba muzima mwiza ugenda nabyo ubijyamo. Ikibi ejo usanga umuntu n'ubundi avuga ibyo byose abyemera agira gute ariko atari umuntu wabanira undi neza, atari umuntu wagira gute nta kiba bimaze. Nta kiba bimaze kuko twe twemera ko nyine nibo wemera Imana unasenga ariko n'ubundi ntagire icyo biguhinduraho mu bikorwa byawe bibi nta cyo biba bimaze. Kwemera gusenga ni ibintu byagakwiye kugira ingaruka ko bikora nziza. Ubwo ngiye rero ushyize hehe? Wowe ngushyize hehe? Ushyize aho uri. Niho nakubwiye nyine ko ndi umusilamu, umudive, umukatolika, umuyehova, umwadeperi. By'abasilamu mwese ndi mwebwe kubera ko Imana mwemera. Keretse niba bamwe bemera Imana ebyiri ariko niba mwese mwemera Imana imwe nanjye ndi kumwe nawe. Asa nimwe bose baba bahuriyeho bemera. Kuko hari bigisha ko Imana ari ebyiri. Ngenzi ko amadini yose yigisha ko Imana ari imwe. Ziba zitandukanye. Yo bose bigisha ko ari Imana imwe ariko byo icyo nicyo nge twemerera mwese naho mbemerera. Ibindi mwe wongeraho ntabwo mbyemera. Ariko ko basaba kuyikurikira. Oya ngewe nta muntu n'umwe ushobora kunsaba gukurikira Imana mu buryo bwe. Iyo Imana ari imwe twita tujyana abasilamu Imana ni imwe, abadive Imana ni imwe, abakatolika Imana ni imwe, abayehova Imana ni imwe. Tugende, let's go. Ndeka mureke akazi benyera ndeka twese nani mugukirimo muri ibyo bintu. Ndeka sha Imana ni imwe. Niko kuvuga ngo ni imwe ntabwo mba ndikumva. Ni imwe mu kuyibara cyangwa nimwe abantu bahuriyeho. Kuko bimwe ndiko nimwe duhuriyeho. Imyemerere ibyo ni ibintu mwagiye mushyira bitewe n'itabo tugenderaho cyangwa mugenderaho. Ari imwe rero yatanga umurongo umwe. Oya. Ari imwe ntabwo nimwe mwigabanyijemo ibyo bice. Kuko Imana yo ni imwe. Yagakwiye kubitanga umurongo umwe. Oya. Abantu bose bahuriraho. Oya, Imana itanga ubwisanzure mu myizerere n'imyemerere yanyu ariko mugasigara nicyo kintu cyo kwemera ko ari kubera ko impamvu nuko hari umuntu muri mwe n'umwe buretse Imana mu mategeko yayo hari umuntu n'umwe muri mwe uravuga ko ari ebyiri. Uravuga ko ari ebyiri. Oya ntawe ariko aho ngaho turi kuzibara nicyo kibazo ndi gukubwira. Barasubara iki? Nje ntago ndi kuzibara. Niko ko abadive bemera imwe. Yesu yo bemera. Abadeperi bemera imwe. Abakatolike bemera imwe. Abasilamu mwemera imwe. Imana iracyari imwe reka. Imana y'abadive ni abasilamu ubona burazihura. Kimba mbona ari imwe. Abana zidahura. Uretse ibintu mwashyizeho byo kuvuga ngo kwa gatandatu abandi bati ijuma abandi bati icyumweru abandi batari ko. Ntabwo ari imwe kuko yaba ari imwe ntabwo ari kwemerera bamwe gushaka abagore benshi ibabuze kunywa inzoga abandi bemerera kunywa inzoga ibabuze gushaka abagore. Ibyo ntabwo ari yabishyizeho ni mama wabishyizeho. Bandi mwebwe muri aya madini yanyu. Genza yemerera muri Islam ni impagera. Uko muyemera. Nyemerere muri Katolike ni impagera. Nyemerere muri Adventiste ni impagera. None se ga hakuse kasti uretse Rashid wanyihereranye hano. Uyabwo ni wowe uri kuzira kandi si ibintu wazabiganiriye no musisi. Rashid wanyihereranye. Kugira Rashid wanyihereranye. Imana uzasanga atari abantu basenga. Gute sagari. Ari imwe yashyiraho umurongo. Abantu bakayikurikira. Ntabwo iyo mirongo niyo yashyize. None se Imana Adamu yasenze sibyo? Nowa akayisenga Aburahamu yaje guhinduka gute? Ntabwo yahindutse. Kuko yikurikiza se byahindutse. Ni mwebwe mwabihinduye. Nyine byahereye kuri nde kugira bihinduke. Simbizi umenya ari mwebwe n'abadive n'abandi mwagiye mubihindura. Sitani nawe bashobora kuba yarari mizayo. Mu mitwe y'abantu bakurikira. Reka Imana nge nemera ko ari imwe wenda dushaka kuyumva mu buryo butandukanye tukanayisenga mu buryo butandukanye ariko Imana ubwayo mu mwuzuro wayo tukanayitirira ibintu bitandukanye. Yego. Ibindi muzana ni mwebwe. Niba Imana yaremye umuntu umwe so wowe ubimbwira yaremye umuntu umwe abandi bakomotse kuri uwo nguwo umwe. None se yabaye ebyiri gute? Ni imwe n'uwo muntu umwe. Abantu bahimbye izabo
sibyo ndi kukubwira abantu bahimbye wowe uri kuvuga ngo bahimbye inzira zo kuyigera oya bahimbye imana zabo n'uburyo yego ubwo nyine ariko yo ni imwe yego njye ningera muri ADPR nzayumva nk'ahari imwe ningera muri Islam izaba ari imwe nusanga bidahura kuko mwe nago muyivuga nk'ahari ebyiri n'ADPR ntibavuga ebyiri n'abakatolike ni imwe ahubwo ndi kukubaza nyine imana y'abakatolike niyo y'abadive ahubwo mbaza ngo wowe uzayigeraho ute muri iyo myizerere yacu itandukanye nibyo icyo nicyo kubaza ntabwo ari kubaza y'abadive niyo y'abakatolike bibwira ko atariyo ntabwo ari bibwira ko nawe ushobora kwibwira ko atari mwebwe muyibwira kuko niba ntubahirije isabato kandi imana ariyo yayitegetse ubwo ntabwo ariyo ngena nubwo nyemera ko hariho umunsi w'Imana n'utari uw'Imana kuko iyi minsi yose ni iy'Imana iminsi igenda igenerwa ibintu bitandukanye ni mwebwe mubigena ariko Imana ire mu munsi ntabwo yawugeneye ibyo bintu Imana yagiye ivuga ikavuga ati uyu munsi tuhari iki ikavuga ati mu mategeko wari uhari cyangwa wowe wabisomye babyanditse mu kanya kujya kuvuga ibintu byabereye Rwindi urahari aho ni ku isi ni ku isi ndetse turi kuvuga ibyahiye turi kuvuga iby'Imana itangira ntabwo turi kuvuga iby'Rwindi n'ibya hano mu Kiyovu turi kuvuga iby'Imana itangira wari uhari nta muntu wari uhari ntawe nese urazigira ebyiri ukazigira eshatu ukazigira enye ukazigira bitewe nuko ndi kukubona iyawe bo muri itandukanye n'iyanjye niya Castio itandukanye n'iyawe nakubwiye ngo ni imwe iyawe ndayemera niya Castio ndayemera njye nta mana nese kuki uri kuzihuza ni imwe uhitamo imwe ya nyayo hitamo imwe ya nyayo itari bayari izo bita bayari ntabwo uzizi Castio nayo yagusetse ubundi yabatase ari izo bita bayari zinakora ibitangaza zinakora ibitangaza mana ni imwe ariko hari abantu bagiye bari mu zindi zabo hari n'abayita ngo iri mu butatu butagatifu abandi bakavuga bati Imana ni imwe mu byo yaremye nta kisa nacyo I think ntibyara kandi ahandi ugasanga irabyara ahandi ugasanga irabyara ikiganiro cy'iyobokamana kirakenewe hano reka tuzakivuge ku cyumweru mu gitondo saa tugana na musisi na padiri oya hari abandi bashobora guhuza Imana n'ubukungu vuga bati uzana icyacu mukizaniye Imana cyangwa ukizaniye kari nijabo washinze idini ryitwa Rwindi Pentecostal Church ikibazo nuko jewe njyana icyacu nkijyaniye Imana gukemura ibyanjye pasteur we yagira ikibazo akaka amafaranga cyangwa shehe cyangwa Imana ntabwo yakwaka amafaranga niyo yakawe yaguha kandi bikomeye Imana nigena byose nifite byose niyo byose gufata rero ubwo buhumbi 200 bwawe ukabushyira reka twe kwinjira mu bintu nk'ibi nakubwiye ngo hari igihe winjira muri business z'abantu kazitokoza nitujya Rwindi se ngo ntituzitokoza ntabwo ari business tujya Rusaka tukajya hehe ntabwo tuzitokoza muri Kongo hari abofisi 10 barimo General CHICO bahamagajwe igitaraganya Kinshasa kubera ifatwa rya Rwindi turaza kureba birashoboka ko rya tegeko ryatoje ubundi rivuga ko basubijeho igihano cy'urupfu ishyirwa mu bikorwa igihano cy'urupfu tegeko ryo riri hari ariko ridashyirwa mu bikorwa i Rusaka hagiye guterana inama yo kunoza ubutumwa bwa SADC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no muri Mozambique Samim ni ubutumwa bwa SADC muri Mozambique SAMIDRC ni ubutumwa bwa SADC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubutasi bw'u Burundi hari umunyarwanda bufungiye ahantu hatazwi turaza kubaza b'i Burundi uko bimeze hari umurundi tuza kwifashisha usanzwe uzi uyu munyarwanda turaza no kujya ku itegeko ryo kohereza bimukira mu Rwanda none rizongera kugibwaho impaka nyuma ya Pasika iri tegeko rikomeje kuvuga ngo ryaranzwe ariko rizakomeza gupushinga gusunika kugeza igihe rizaba ryemerewe kuko turaza kubigaruka mu Rwanda ho bisa n'inzira isa naho yarangiye hari rero inkunga y'ingoboka igenerwa abarokotse jenoside batishoboye ngo iracyari nke ibi ni ibibazo biri kugenda bikomeza kugaragazwa mu gihe u Rwanda rwitegura kwinjira mu bihe byo kwibuka
ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Turaza no kureba iyi ni kampani ni iki? Ni kampani y'ubucuruzi ngo STT yandikishije muri RDB ni kampani. Iyi STT rero ngo Beneri yashimangiye ko itemerewe gutanga serivisi z'imari mu Rwanda. Iki ni ikintu kiri kugarukwaho cyane mu Rwanda, bavuga bati iyo STT nahoze ndeba amakomantere ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bibasira abandi bati hari imfubyi, hari abapfakazi tunze. Ntago nzi ibi bintu nk'ubu sinzi ngo biravaye birajya cyabura abo gitunze, ntago nzi ngo biravaye birajya. Nicyo kibazo cyonyine nagize. Nigeze kumva uri kubiganiraho n'umuntu bisobanukiwe cyane. Iza kampani nyine ziza zimwe nawe wigize kuvugira hano ngo hari yo wigeze kujya muri aribuga bimwe zikora mu buryo bwo kuzana umuntu ukamwungukiraho none akamwungukiraho gutyo. Sinzi rero ngo bikora biti ibi ngibi, ubwo turaza kubiganiraho turebe nicyo guverineri wa banki nkuru y'igihugu yabivuzeho. Si ayo makuru turi bugarukeho. Hari n'andi bantu baze kugira, hari n'andi ayo niyo abari ay'ingenzi. Turareba ibyo muri Francophonie kwa mushiki wabo bavuze, ze kugaruka ku bibazo by'ubushyuhe. Yego, abantu bari kubyumva ko hashyushye cyane. Ko ejo haguye imvura igira n'ibintu yangiza. N'uyu munsi yaguye hano mu Rwanda. Abantu rwose nabyutsemo na muri za Gikondo Kicukiro, abantu bari kubyuka bimuka kuko inzu zabo bisenge n'ibiki byari byaguye. Haguye imvura nyinshi. Yaguye igihe gito ariko ari nyinshi, irimo n'umuyaga mwinshi. Siko ntabimenye. Ntago wabimenye. No kumanywa hano kuri studio nabonye yaguye, ariko twari tujojoba turahangaza. Ejo ngo haguye imvura, hari ahantu yagiye igwa ifite imbaraga nyinshi n'umuyaga mwinshi. Uyu munsi mu gitondo nabyutse ni kumva amakuru, numva meteo baravuze mu makuru iteganya gihe ko imvura iri buze kugwa mu masaha nyuma ya saa sita muri Kigali. Nshobora kuba itaguye hano cyangwa itaguye ahandi, ariko hari ahandi yaguye kandi ikavana umuyaga ukomeye. Ngibyo muri makeya. Tujye muri Korea Automobile Technology Limited. Cyane abantu bumve bibafitiye akamaro. Yego, ni kwa Elia, ni technical center ibafasha mu bijyanye no kwita ku modoka zanyu n'ibinyabiziga bitandukanye. Tumaze iminsi tubaganiriza uburyo bita ku binyabiziga byanyu. Mu minsi iri imbere turashaka gufungura kandi ka episode gato yako kuganira. Nyuma minsi ishize twaganiraga kuri amakosa abashoferi bakora cyangwa batunze imodoka. Yego, cyangwa abantu batunze imodoka bashobora gukora bigatuma imodoka yangirika mbere y'igihe, cyangwa se ikangirika wowe udatekereza kuri kwangirika, udatekereza ko ari wowe uri kugira uruhare mu kuyica, kandi ibintu bikwiye kubukosora. Muri ayo makosa harimo nko kuba uyimanura poimoro, kavuga uti ngeze ahantu hacuramye reka nyimanure nazimije nta vitesse irimo, nta vitesse irimo, cyangwa kuyitwara muri reservoir nta essence ihagije, cyangwa se harimo essence nkeya. Elia yaravuze ati buriya gushyiramo full tank byiza cyane, ni ingenzi. Biriya byawe byo kujya kunywesha ufite agacupa utwara kuri station bakaguha 107 cyangwa kimenya kuri kwica moteri y'imodoka yawe. Birashoboka ko nta mikoro koko ufite, kandi koko birumvikana ubukene si ingeso, ariko iki kintu cyo kizirikana uvuga uti mu gihe nibura nabonye ifaranga hari ahantu nakubise nzajya nshyiramo reservoir yuzure mbe ngabanyije ibyo byawe. Menye nuko nyikoresha, ariko nyikoresha hari ngombwa kugira ngo itaza gushiramo ariko nyikeneye nkaza kugira ibindi nangiza. Twaganiriye ku modoka za hybride, iza bateri n'iza mazutu na essence zose ko hariya bazikora. Yego, maintenance yazo bagatanga n'ubujyanama bw'uko wayitunga neza ikakugirira akamaro igihe kirekire. Ibyo rero ni ibintu ugomba kumenya by'ingenzi n'ibyibanze ibyo ngibyo, ko nitangira kwinjira mu bintu bitekinike bakubwira ngo boîte ya vitesse bigenda gutyo, birasaba ko ugomba kuba mbere na mbere ufite iyi general knowledge cyangwa se ubumenyi rusange ku bijyanye n'imodoka. Nk'ibi ngibi tuba tukubwira twebwe bisanzwe nkuko wabyumvise, ariko Elia natangira kwinjira muri systeme y'imikorere ya feri, systeme y'imikorere ya vitesse, systeme y'imikorere wenda ya air condition, systeme y'imikorere ya vola, kuko vola nayo igira uburyo ikora, kuyikata yose ukamara ayo mapine cyangwa kuyikatiramo hagati. Ibyo byose biba bifite icyo bisobanuye ku modoka ukoresha. Tuzagenda tubyinjiramo, hanyuma muzagenda namwe mugira ubumenyi bwihariye. Ikiza rero
tuba tubabwiye muri make yasubira inyuma kumva ikiganiro cy'ejo bundi yabyumva ariko ikiza noneho banamwihamagarira cyangwa ukajya kumureba ni hano Gikondo yego ukaganira rwose ku modoka yawe cyangwa unifuza kugura imodoka akakugira inama mbere yo kuyigura bitewe n'ubushobozi uteganya kuba wayishora. Ya Elia rero afite 0786 0786 20 54 iyo niyo nimero ya Elia rwose wamuhamagara ukagenda mukaganira ku by'imodoka. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abaofisi 10 barimo General CHICO bahamagajwe igitaraganya Kinshasa kubera ifatwa rya Rwindi n'abasirikare bagera ku 10 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'abaofisiye barimo General CHICO Chitambwe bahamagajwe Kinshasa mu rwa mukuru ngo batange ibisobanuro ku ifatwa ry'umujyi wa Rwindi uherutse kwigarurirwa na M23. Ubutumwa bwa Telegram bwavuye ku mugaba mukuru wa FARDC buvuga ko bahamagajwe byihutirwa mu rwego rw'iperereza ku ifatwa rya Rwindi, nk'uko inyandiko rero ngo zibanga urubuga Kivu Morning Post rwabashe kubona kuri uyu wa 4 zigaragaza ko abayobozi bakuru ba FARDC ngo bashaka ko aba baofisiye baha amakuru y'ingenzi komisiyo ishinzwe iperereza. Mugomba kujya Kinshasa guha amakuru y'ingenzi komisiyo ishinzwe iperereza, bikubiye muri Telegram bohererejwe guturuka Kinshasa. CHICO Chitambwe rero numwe mu bavugwaho guhamagazwa n'abandi baofisiye ngo batange ibyo bisobanuro. Kwihutirwa kw'iperereza byaciweho akarongo, aho ubutumwa busaba abahamagajwe kwihutira gushyira mu bikorwa amabwiriza yatanzwe. Ibikubiye muri Telegram ngo byongeye kuzamura kwibaza byinshi ku ifatwa rya Rwindi ndetse n'agaciro kahawe iperereza n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo. Intambara imaze kuba ndende, bishoboka ko harimo n'abamaze kwirambirwa, ariko Kongo nayo ishobora guhindura system cyangwa igomba igakura imbaraga nyinshi Kinshasa ikazizana hari intambara. Ko rambwira guhamagara abafisiye bakuru bamaze guhamagara benshi barimo na na mbere yaho abandi bagiye bahamagara, bamwe baranafunzwe, yego abandi banamaze gucirwa imanza bitwa ibyitso cyangwa abagambanyi. Ishobora kuba ari intambara nayo imaze kurambirana mu gisirikare cya leta, cyangwa narakubwiye ngo ishobora kuzagera ngo kubera kurambirana ikabura umurongo. Guhamagara rero aba generali kongera kubahamagara nyuma y'agace kafashwe mu mategeko ya gisirikare nibyo. Gitsinzwe urugamba uyoboye ugomba gusobanura. Byaba no ukajya mu rukiko ukavuga uko mwatsinzwe. Kuko aba generali benshi barafungwa iyo batsinzwe urugamba cyangwa batsinzwe ibyo bari biyemeje. Ariko ukurikije igihe gishize ukurikira abantu bamaze gufungwa muri Kongo akeneye ubundi buryo bushya. Kuko sinzi ko ibi ngibi byaba ugahamagaza wenda ba SADC bahari, ugahamagaza abandi abari amakuru bashobora kongera morale igice kimwe mu ngabo, cyangwa akaba yanaca intege abandi basigaye bitewe n'ibyo bakoreye bariye. Kuko tumaze kubona ko experience maze kutwereka ko abasirikare ba Kongo mu kurwana intambara bayimazemo igihe, ariko bishoboka ko batiteguye kuri inshuro. Ntabwo biteguye kuba basubiza urugamba rwa intambara ya 23 cyangwa M23 kaba yarabiteguye kurushaho. Ukurikije niba bo aribo bakunda kugaragarwaho ubugambanyi abasirikare b'igihugu ari benshi, nta bantu bari mu 23 barafata tubone baburanishije, kiracyari ikibazo rero mu gisirikare cya Kongo ko batsinda ino ntambara. Ahubwo ikigaragara ari uguhamagara gufunga. Ni nabyo bavugaga ko muri iyi minsi bashobora kuba barimo berekeza mu majyepfo, muri Kivu y'amajyepfo, hanyuma bikavuga ko kubera ko ari ku ivuko rya
Bisimwa Bertrand Bisimwa wo mu bwoko bw'abashi iminsi ishize ubwo bakoraga ikiganiro n'abanyamakuru hariya ubonagana yego yarabivuze ati M23 igizwe n'amoko atandukanye ati nkanjye nturuka mu bwoko bw'abashi aho muri Kivu y'Amajyepfo bakavuga ko abantu muri Kivu y'Amajyepfo bashobora kuba ari abacuruzi batita kuri ibyo bintu by'amoko n'ibiki bishakira amafaranga kandi badashishikajwe n'izo ntambara zabo niba rero bari kugerayo bakajyayo kandi Kivu y'Amajyepfo nayo ifite abahashinzwe nkuko CHICO yaraho mu majyaruguru na CHICO n'abandi bagenzi babo baraho birashoboka ko nabo nejo cyangwa ejobundi tuzumva na muri Kivu y'Amajyepfo nabo bari guhamagazwa ibi rero bizakomeza gutya kugeza ryari bagomba gushaka uburyo intambara irangira kuko casualties ziraba nyinshi abapfa abakomereka abafungwa abo bose biraza kuba byinshi kandi uko intambara itinda buriya uko intambara itinda niko igihugu kiyikeneramo abarirwamo ba benshi n'ubutegetsi bugenda butakaza imbaraga n'ubutegetsi bugenda butakaza imbaraga cyaberera ikibazo cy'ibiganiro bigomba kuba vuba byaba byo gukora intambara utsinze agatsinda undi akayoboka nabyo nubwo ntari umufana wabyo ariko numva ari cyo gikwiye ubundi ikintu cyose nakumvise ikintu kitatwara ubuzima bw'abantu nicyo ubushyize imbere wowe cyo kuba nubwo ubundi bajya bavuga ngo ubwumvikane bubi buruta urubanza ruciwe neza ubwumvikane bubi murumvikanye nubwo wumvaga mutakumvikana ariko ntabwo biri buhombye byinshi mu gihe urubanza rwitwa ko ruciwe neza ruri buhombye uruhande rumwe rukavuga ati tuzongera twihimure impande zombi zikanatakazamo byinshi kuko mu rubanza biba bigoye ubwo rero ariko nanone hari intambara iba ngombwa kugira ngo umwe yemere yego nanone ariko ukibaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko isubijeho igihano cy'urupfu ku bayobozi nk'aba bakuru mu nzego z'igisirikare arahamagajwe ejo hashobora guhamagazwa undi ejo hazahamagazwa n'undi hanyuma ibihugu byinshi uzahora umanika abantu nk'aba bo mu nzego niba wenda bibaye ntabwo mvuze ko ariko byo bigiye kuba ariko niba bibaye se uzahora muri uru ariko nanone bigomba kubaho niba ibimenyetso bihari ko wananiwe inshingano umusirikare ufite icyo wiyemeje ugomba kubihanirwa ibyo birumvikana ariko nanone ukabaransa ukareba ko utagiye kuba nka ya nyamaswa ishaje itangiye kwirya ibisebe yego kuko uko guhana cyane nanone hari igihe ntacyo nibyo nabonye bamwe mu bagize umuryango umwe w'uburayi barimo abanyakanada ubusuwisi n'abandi bavuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati gusubiza igihano cy'urupfu biri gusubiza inyuma yubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa muntu vala muri iki gihugu Hitler nawe mu bintu bavuga byamutsindishije iki ngiki cyarimo abasirikare be benshi kubafata abagambanyi abaki akabiyicira kugenda ugabanya abantu bari bafite experience mu kibazo urimo ko nk'uyu General CHICO nawe ni umuntu ufite influence mu gisirikare cyane wapfa kumukuraho gutyo umuntu wayoboye abasirikare bangana batya no kumwica ubwabyo bishobora gutuma nubwo utishe batayo cyangwa ariko waciye yarayoboye ariko abo yarayoboye nawe bashobora kuvuga bati niba warutuyoboye yishwe twebwe ejo dufite garanti ariko byo uvuga ngo nanone ujya mu bayoboye aba arimo umuntu uri determine kurusha uzi gute nawe icyo akora cyangwa ariko niba yanagambana ntabwo washyigikira ko ibyo bikorwa mu gisirikare n'ubusirikare rero kigomba gukora inshingano zacyo ibyo ushoboye gukora kudeta mu gisirikare gifate gikore controle ubwo cyemere nyine amategeko ahari gikurikire cyangwa kirwara intambara kiyitsinde mu bushobozi bwacyo ngibyo muri make turakomeza turebe tunakurikirane uko wenda bizagenda niba zagaruka CHICO buriya iyo bahamagajwe ingero z'abagiye bagenda ushobora no kukureka ariko bakakwimurira ahandi ingero z'abagiye bagenda zigaragaza ko batagarutse ntabwo waguhamagara ngo ugaruke kwimura urugamba wumva uri confident ngibyo muri makeya twanyerukira ku muvugizi wa mushiki wabo ngo yagize icyo avuga ku myitwarire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo tariki ya 20 wari umunsi mpuzamahanga wa francophonie mu Rwanda warizihijwe ntabwo nigeze mbibona ntabyo nabonye nta n'inkuru nabonye ziwandikaho gusa mu minsi ishize hari umwana w'iwanjye wagiye mu marushanwa y'igifaransa ntabwo nzi niba afite aho bihuriye ariko yagiyeyo mu marushanwa y'ururimi rw'igifaransa mu kigo kimwe gikorera hano mu Rwanda
keretse niba wenda babihuza n'ibi ngibi ariko numva nanjye byagahuye kuko umunsi mpuzamahanga yagiyeyo kwa kangahe mu cyumweru gishize wizihizwa mu buryo butandukanye si ngombwa ko uyu muvugizi rero w'Mushikiwabo yavuze ko Kongo abakongomani ni benshi bavuga ururimi rw'igifaransa bakwiye kwishimira ururimi bavuga bakanishimira umuryango bahuriyemo n'ibindi bihugu bivuga urwo rurimi gusa Kongo isa naho iri kwivumbura ariko simbona ko hari andi mahitamo yabifite ubona ko hari andi mahitamo yabifite ntayo kuko nicyo gihugu gifite abafrancofone benshi ku isi ariko tuzakurikirane turebe ishobora kuba ngo Kongo igihe ntuzayifataga Kabila Laurent Désiré hari proposal yaba yaraje ya Commonwealth gutyo kuzareba ko icyo gitekerezo cyaba cyarageze muri Kongo ntibikunda ariko cyarahageze yego bikaba byaragabanyije umubare w'abavuga ururimi bikaba byaragabanyije nyine umubare wa francophone kuba ndavuga hari ababitekerezaga ko yajya muri Commonwealth yego aho ubutegetsi bwa Mobutu bwari buviriyeho ntibyakunda ariko mu gihe Kongo yabaye ihinduye uruhande ntuzabihombye francophone cyane ntabwo byabura kuko niba ufite miliyoni 100 cyangwa yego ari n'igihugu kinini kinakize kinakomeye muri Afrika guhomba ko ntabwo byabura Kongo muri Afrika ni igihugu ahantu hose wagera ukakivuga umuntu abacyumva umuntu abayumva Rumumba yumva Mobutu abayumva amabuye yose abantu bajya bavuga basobanukiwe iby'amabuye ko nta buye ry'agaciro na rimwe riri ku mugabane wa Afrika ritaba muri Kongo yego ntabwo nzi niba ari ukuri ntabwo ni impuguke mu by'amabuye ariko bavuga ko umuntu ufite Kongo aba afite Afrika yose cyane ko Afrika baza kuyikeneraho mbere na mbere izo matière première zo gukoresha muri izo nganda zabo ikindi uyu muvugizi wa Louise Mushikiwabo ati ntabwo Louise Mushikiwabo yafashe uruhande kuko ari umunyarwanda cyangwa kuko ari iki ni nacyo Kongo yitwaza yanga kwitabira gahunda za francophone ubushize uribuka ko yamubaniye yego yamuhaye invitation mu buryo buri officiel yo kuza imikino ya francophone uyu rero umuvugizi yavuze ati inshuro nyinshi zitabarika Mushikiwabo yahamagariye ibihugu byombi guca mu nzira biganiro kugira bakemure ibibazo byari Mushikiwabo urumva asa n'utanyuranya n'uruhande rwafashwe n'umuryango w'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba ibiyaga bigari na African Union ariko kandi akaba nk'umunyarwandakazi nawe afite position ya Kigali Patrick Muyayati rero usibye kuba tunamuzi nk'umuntu wigeze gukurira ubuvanye n'amahanga bw'u Rwanda kandi nabwo bitari bimeranye neza n'igihugu cyacu ibyo se bikavuga ko ataranguza neza izo nshingano za francophone kuba ashobora kuvuga ijwi rimwe na African Union na East African Community cyangwa na ICGLR y'akarere k'ibiyaga bigari bikumvikanisha ko ari umunyarwanda cyangwa atari umunyarwanda none se ubu ngubu hari ahantu umunyarwanda yaba ari Kongo ikamwishimira ko uwo muntu ahari kugeza ubu ntaho ndabona ntabwo bishoboka kugeza ubu ntaho ndabona nanjye ariko just kurenga imyumvire yo kuba ibihugu bibiri bituranye bikajya ku rwego rw'umugabane cyangwa rw'akarere ukumva akarere karavuga ikintu gutya wenda ariko umugabane wo ureke kubera ko iriya komisiyo ya Afrika yunze ubumwe nubwo atari African Union tel ariko iriya niyo ikomeye iriya ni managing budget nibyo nagiye kubwira niyo yakabaye ahubwo ishyigikira izi communauté regional izi communauté zo mu karere n'ubundi naho ngiye kugarukira komeza yeye rero urumva francophonie ariko nanone urebye sinzi u Rwanda francophonie yo rurayoboye ubona yo ni igihugu umunyamuryango kitaragafuka imvugo rimwe muri iyo yego ariko nanone francophonie ntabwo navuga ko ibintu bisiremo kuboko no kugaragara imbaraga oya wavuzana iyindi miryango ko yabigiye bigaragaramo nka African Union ariko Africa SADC ariko ntabwo francophonie iri aho ngaho kwa Mushikiwabo rwose bagerageje yabibigira iba yaranahereye mu bambere kubera ko bavuga ngo harimo umunyarwandakazi akaba yaranahereye mu bambere anabishyira muri iyo francophonie ako nanone ukabireba Mushikiwabo ukurikije uburyo abakongomani nyine bahateye bwa mbere bamuvuga bagira gute wenda ari gushyiraho intumwa yihariye nawe w'umuhuza nka francophonie ako nanone wari ibikorwa bya francophonie mabona bike cyane ni bike ubwo rero gushyiraho umuhuza wasanga ari byo akabona si ngombwa ntabwo nzi cyangwa kanga kubijyamo kugira ngo abakongomani
nawe akarinda isura ye yego n'iy'umuryango kavuga ati rekane kugira aho mbogamira rekane kugira gutya na gutya ariko ukurikije Ubufaransa bwakinjiyemo na bitari cyane niho umuryango wenda bashobora kuba hari abandi bakinjiyemo uriya makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda aravuga ati Ubufaransa nimwe muzi iki kibazo kurenza abandi bose waheruka ko na Macron yagiye Kinshasa akabwira Tshisekedi ati namwe ubutegetsi bwanyu kuva 96 nta kintu mwifata ibibazo ngo mubishyire ku baturanyi bimwe nkunda kukubwira buri gihe tugira bouc émissaire ibibazo byawe buri gihe kuko hari umuntu haba kubigerekamo uruhare wagize gute yes bibaho umuntu ashobora kukubangamira ariko nawe jya ureba uruhare rwawe mu kuva muri ibyo bibazo muruhi atari ukuvuga ngo byose 100% kubangamirwa n'umuntu byo birasanzwe nshobora kubangamira Rashidi ashobora kumbangamira cyangwa dushobora kubangamirana ariko kuvuga ati umuntu arambangamiye hanyuma ukagira uruhare mu gushyira ku murongo kandi ikindi nta ibihugu ntabwo b'inshuti biharanirana inyungu kuko ukurikije uburyo Tshisekedi agitorwa yari inshuti n'u Rwanda nta muntu umvaga ko byagera ahangaha nibyo nta muntu umvaga ko byagera ahangaha nibyo rwose so ngibyo muri make ubwo rero uyu munsi wa francophonie wabaye ejo abakongomani ntabwo bigeze bawizihiza Patrick Muyaya endeyo muri ko yavuze ati ntago turi mu mwuka twebwe w'ibirori oya nta kibazo tina mwuka w'ibirori turimo twumva intambara gutuma kuba utari mu mwuka w'uwo munsi wa francophonie ntabwo bibuza ibindi bihugu bya francophonie umwuka w'ibirori ntabwo bibuza ibindi bihugu bya francophonie kuwizihiza cyakora hari akantu warugarutseho nanjye mu kanya ndimo ndatekereza ni kuki mu Rwanda tutawubonye wenda wagaragaye mu bundi buryo butandukanye nubwo dutekereza ko wakabaye ugaragaramo nk'umunsi w'intwari cyangwa umunsi wenda wo kwibohora nk'uko tubona indi minsi yizihizwa mu Rwanda cyane ko atari n'iminsi iri ku rwego rumwe umunsi w'urwego rw'igihugu utandukanye n'iyo munsi mpuzamahanga yego ngira ngo ni ibyo ngibyo kandi ikindi mushiki wabo nawe yaba yifite politike ze afite uko agena by'ahazaza yego hari ukuntu rero nawe ureba ukareba na ambisiyo z'umuryango bitanarimo ibyo byo kwinjira mu bihugu nta mpamvu politike z'ibihugu abagomba kuba netre agahagarara hagati akanagendera ku mategeko igihugu kingana n'ikindi mu banyamuryango ku mategeko y'umuryango niba icyo kintu kitarimo cyo kwinjira muri politike z'ibihugu kubera icyo abakongomani bashaka kumukurura ntabwo arigera na rimwe abwira Kongo ati Kongo turabakangurira kuganira n'u Rwanda cyangwa kuganira na 23 nta nubwo arabwira u Rwanda atari ko Kongo irabashinja ko mwayiteye ari aho ngaho uramwumva wenda yazatuko tunyomoza ariko biraho ngaho bya francophonie u Rwanda rurukwarwo Kongo irukwayo reka tujye Rusaka Zambia hagiye guterana inama yo kunoza ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Mozambique Samim ni inama izaba ku wa gatandatu w'iki cyumweru turi gusatira umusozo iyi nama rero tuvuze akanya twicarira buri amasaha angahe ngibi ibyo ngibyo byo amasaha twayabarira ku ntoki hanyuma tukavuga tuti iyi nama igiye kubera i Rusaka izakirwa na Hakayinde Hikirema cyangwa Hikirema sinzi uko bamwe bamwita ni perezida wa Zambia iyi nama ngo igiye kwiga ku bijyanye n'ubutumwa bwa SAMIDRC bw'ingabo za SADC muri Kongo Samim ubutumwa bw'ingabo za SADC muri Mozambique uri kumva ukuntu ubutumwa butandukanye mbere na mbere buratandukanye cyane ubwa Samim u Rwanda rurimo ubwa Samim ntabwo u Rwanda rurimo u Rwanda ruri muri Mozambique ku bufatanye n'igihugu ariko hari n'ingabo za SADC yego hanyuma hari n'inama bakorana za operation bahuriyeho wenda SADC n'u Rwanda mudufashe ibi intelligence bahuza nuko ngo u Rwanda rushobora kugaragara muri Samim ariko ntabwo rugaragara muri SAMIDRC kandi rucanga abantu rugaragara muri Samim gute ingabo ziri mu butumwa bwa Samim zishobora gufatanya n'iz'u Rwanda mu bijyanye no kubungabunga amahoro muri Mozambique ariko kugeza uno munsi buri bose bafite agace kabo u Rwanda rufite habo
na samimu ifite ahawe icyo mvuga bashobora gusharinga intelligence cyangwa operation zigahinduka bagafatanya ariko kugeza uno munsi nta kintu bahuje donc icyo nyine nashaka kumvikanisha nuko u Rwanda muri Mozambique rurahari kandi iyo ni SADC yego ariko muri Congo ntiruhari yego kandi hari ikibazo ku munyamuryango wa SADC kandi u Rwanda rufatanye na Congo kandi u Rwanda ntirufatanye na Mozambique yego dukomeze ubundi naho nashaka kumvikanisha cyane nuko wenda nari ndimo nabisobanura mu buryo yego ariko ahangahe ikibazo ngene narimo ndibaza ni yego iyi ni inama iziga kuri ubwo butumwa bwombi ntabwo ndishuwa neza ariko ibitekerezo byanjye biranyereka ko hano hagomba kuba harimo umunyarwanda bazamo hariya rero muri Samimu muri Samimu oya muri SADC muri SADC ku butumwa bwa Samimu bashobora gusharinga ayo makuru nkuko babivugaga kavuga batariko nubwo turi kwiga ku butumwa bwa Samimu ku kindi gice dufite n'u Rwanda rudufasha mu kubungabunga amahoro mu umunyamuryango umunyarwanda wajyamo yaba ari umutumirwa ntabwo yaba agiye gufata mu mwanzuro aba ari kujya kumenya uko ibintu aho rero aho naganishaga iyi ni ya SADC urumva idafitanye collaboration n'u Rwanda muri Congo oya SADC muri Congo n'umwanzi w'u Rwanda bivuga bitomoye yego idafitanye collaboration tuvuga ibintu turatanga ibimenyetso u Rwanda rwarwanyije ko African Union ifasha SADC muri Congo urumva rero ntabwo ni gutya hanyuma rero nkavuga nti ubu butumwa izi ntumwa zigiye guhurira mu nama imwe ni abantu bamwe bagiye kuganira ku bintu bibiri bitandukanye hamwe baraganira u Rwanda bari kuruganiraho neza bari kuvuga ati uko muri Mozambique ubwo ngo kuri Samimu yego ati byashigiye kubikora gutya muri Samimu basigaje amezi 3 yego mu gihe bwa Samidi arasiri mu kwa 12 ngira ngo nibwo buzarangira byo ndabizi muri hariya basigaje amezi 3 mu butumwa bwabo burangire bwa Samimu niba bashaka kongera niba bashaka kugira gute bwo turabimenya ko nanone igihe inama bayikoze ubumwe bw'Uburayi bumaze kwemerera abasirikare b'u Rwanda bari hariya 20 inkunga za miliyoni 20 z'amayero icyo ni kuvuga rero bashobora kuzagera kuganira ariko sinzi ko n'ubundi u Rwanda rujyayo bamwe muri SADC bari babirwanyije u Rwanda rujya muri nuza cyane muri Mozambique baravugaga bati twebwe turi ibihugu 16 bigize SADC ntabwo mwitabaje twebwe cyangwa se muratwitabaje ariko ntabwo muhaye gaciro no kuvuga ngo mwasohotse mu muryango yego mujya kwitabaza undi muntu wo hanze y'umuryango dufata nk'umunyamahanga mujya kwitabaza rubanda mu muryango duhari ako byarangiye SADC ije nyuma ubwo rero hanyuma urumva icyo kintu bwacyo cyabanje kuba nk'igicamo kabiri SADC abanyamuryango ba SADC ni nkuko Rashidi murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye hanyuma Claudine musaza wanjye tukajya twitabaza undi muntu wo hanze kandi twe mu muryango twakabaye tuganira bigakemuka uvuga ngo icyo nagiye gushaka hanze kandi mu muryango gihari cyangwa cyakabaye ariko njyewe nkaba mfite impamvu nagiye gushaka icyo kintu hanze rero mu muryango ntibabyishimiye urumva rero n'ubundi ako kantu ka SADC n'u Rwanda keretse we nagize ikintu gihinduka kuko sindabona ko hari undi muryango mpuzamahanga uragenera iyi Samimu inkunga hari urabona kandi u Rwanda rwo iyi ni ya kabiri rumaze kubona voilà ukanareba ariko n'uburyo muri iyi minsi kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ziranye ishyamba za IS zo muri Mozambique zongeye gukaza ibitero ariko ahanini ku gice kitari cy'u Rwanda ku gice cya SADC ibyo rero byose bari byo kongera kuganirwaho muri uyu muryango ariko umugani wawe u Rwanda hano ruba rugomba kuba ruri kuri table baruvugaho ruhari baruvugaho rudahari haba kuri Samimu ugomba kuganirwaho haba no muri keretse niba bivuga bati turaganira kuri Samimu kwayo nitumara kuyiganiraho nuko ngo niyo muri Samimu hari uw'u Rwanda kubera ubwo bufatanye bwa SADC n'u Rwanda hariya bavuga ati none tugiye kuganira kuri Samidi DRC ahanga w'u Rwanda ntago agomba ko represented ariko rugomba kuganirwaho na rwabo ruri represented muri Samidi DRC rwabo rutari represented rugomba
kuganirwaho gusa ariko nanone ukareba muri SADC u Rwanda ubundi rubanye n'ibihugu byaho gute urebye umubare w'ibihugu byahereje abantu mu butumwa bikugaragariza uburyo u Rwanda rubanye n'ibihugu bya SADC hohereje Malawi Afrika y'Epfo Tanzania nayo ntabwo njya nyizera ko yabohereje kubera uburyo ureba wenda umubano wayo n'u Rwanda simbizi yego nibyo bivuge nta kibazo ariko ngewe iyo urebye iminsi ine minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashobora kuza akamara inaha Perezida Kagame akajya muri Zanzibar birabyo kwizihiza hanyuma bikavuga ko hari n'iminsi yamaze avuye akanyura ndabyumva ibyo uvuze kubera ko aribyo byagaragaye ariko yego ndabyemera ariko wareba ni SADC kujya muri Congo igiye kurwana kugeza ibyo yarwanye tukaba tutari kubibona ariko yo ivuga ko irinze Sake na Goma kandi nta muntu urayivogera yego nta kibazo akazi karimo hanyuma twareba uburyo hari amakuru avuga ko ibihugu bimwe na bimwe byagiye muri SADC birimo biraganira na M23 ku mbohe zabo ifite ntabwo nshaka kubijyamo kuko izi mpande zombi ariko ibyo ntibisanzwe imfungwa z'intambara zigomba kunegosiya abantu bavuze ntabwo ibyo ni bisanzwe imfungwa z'intambara yego ariko iyo umuntu agufitiye imfungwa akakubwira ati n'u Rwanda ndazica ntabwo ukomeza kurwana uharanira ko ubuzima bwazo bwaza kugaruka aho ngaho ni imbaraga zawe nizo zituma barekura cyangwa babica voilà ahubwo rero kwa SADC itari kurwana ntabwo nzi niba ari imbaraga zayo cyangwa n'imbaraga zo gutuma abo M23 ifite ntabwo mbizi ntabwo mbizi kuko umuvugizi wa M23 witwa Barinda yambwiye ko hari aba South Africans bafite ntabwo yambwiye umubare ntabwo yandi buvuga gusikiza M23 yo kuri icyo kintu cyo gufata imfungwa ngira ngo ibyitwaramo neza ntabwo ijya yica ntawamenya simbizi ntabwo mbizi byavugwa nabo b'ibyo bihugu bafite imfungwa kuko kugeza ubu niba Burundi bwarazihakanye bukavuga ko urebye ko Perezida Neva mu gusoza umwaka yavuze ko ari aba Red Tabara ntabwo yabemeye ariko twe kuri video twabonye yakwirakwijwe na M23 bavuze ko ari abarundi bavuga amatekire zabo n'ibiki byose ibyo nge ntago manshaka kubijyamo ariko imfungwa z'intambara kuba Burundi bwabo bufite za M23 birashoboka kuba Kongo bifite za M23 birashoboka ko M23 bifite izibyo mpande zo ni ibintu biba biri aho bishoboka kuri buri ruhande yego ikibazo rero nuko bemera kubahakana wabemera wabahakana M23 yabica cyangwa yabagumana Burundi bwabica cyangwa bwabagumana ibyo biba ari ibyabo ariko ikibazo ahangaye icyo nashaka kuvuga nuko ngo aba bantu ba SADC nabo bashobora ko hari imfungwa zabo nkuko umuvugizi wa M23 yabibwiye Primo Media Rwanda ko babafite nubwo South Africa ishobora kuvuga iti cyangwa kutavuga bya South Africa byo bitandukanya buriya byo ureba igihugu hari ibihugu biba bitanga amakuru biba biri accountable ku bintu byose bibaho South Africa umusirikare apfuye ntabwo biranja mbyizera ibyo by'amatangazo simbizi nese ushaka kwizera ibiki impamvu iby'amatangazo ngiye ntajya mbyizera leta iyi n'inyeshyamba iyo barwanye inyeshyamba zaravuga ngo hapfuye babiri leta ikavuga ngo twishe barindwi inyeshyamba zikavuga ngo bishe umwe cyane nta n'umwe bishe ibyo bira by'amatangazo ngewe niyo nzaniye press buretse gato ahubwo buretse nawe ahubwo buretse umaze igihe muri uyu mwuga wowe iyo nzaniye press release ntabwo nshinzwe kwemeza ko ariyo cyangwa atariyo yego nshinzwe gutangaza ibyo wavuze yego kumbwira rero ngo ndemera ukabyihorera kumbwira ngo ndemera ko ari bo cyangwa atari bo oya mu gihe nta rundi ruhande ufite ndavuga ibyo wambwiye ntabwo mvuga ngo nibyo cyangwa si byo ubundi so ushinzwe kwemeza nibyo nyine ndimo ndakubwira none ze ndi kukubwira ndimo ndakubwira ni amakuru y'impfu kumpanukaho buri munsi abantu ntibahora bajya sibyo se nakubwiraga ngiye ndimo ndakubwira n'aba bantu ntabwo mbyemeza sinabihakana nibyo ngiye nakubwira umuntu rero niwe bemeza ko umuntu yapfuye nibyo nyine ngiye nakubwiraga simbyemeza nta nubwo mbihakana ariko bitangaje umuntu abifata uko nkuko nibyo nyine keretse wa verify ku rundi ruhande ukaba hari ibyo wabonye South Africa kugeza uwo munsi twabonye ko ntabwo nge ndabitangaza nkuko babivuze babiri bacu bapfuye abandi babiri M23 yindukika kubwira barindwi ntabwo ujye kongera ngo ariko ko M23 bavuze barindwi mo kavuga babiri nibyo ariko kirani igihugu ni kuba ari igihugu se bivuze ko kitabeshye imibare igihugu
ntabwo nyine bivuze ko kitabeshya imibare igihugu none se ko cyabihakanye iki Burundi nticyabihakanye kuba ari igihugu erega ibyo nge ntacyo bimbwiye igifite icyo kimbwiye nuko bavuze bati ni babiri yego nkavuga ko ari babiri inyeshyamba zavuga 7 nkavuga ni inyeshyamba zavuga I don't care ariko twari turi ku mubano nyine w'u Rwanda n'ibihugu bya SADC kugira turebe nibura icyava muri iyi nama wari umaze kuvuga ibihugu bitatu byohereje ingabo ariko turebye tubona uko byagenda kose yego nubwo SADC iri muri Mozambique SADC bagiye gutora ikintu kiri ku Rwanda Mozambique bagiye gutora ikintu kiri ku Rwanda muri SADC uruhande hajyaho nkika rw'u Rwanda yego nanjye niko mbitekereza nawe niko bitekereza tujye muri Namibia kwa Dr. Egege Nyobo ndi bari bagiye gushyingura ubushize yego hariya naho ni igihugu gifitanye umubano n'u Rwanda nanjye ntekereza ko ku ruhande gishobora kujyamo hagati kuri veto yawe kikifata tugishyize hagati kuko tutemeje ko cyajya ku Rwanda yego ariko nanone tubanze turebe Zambia Hakayinde Ikirema yego ejo bundi rero bajya hari n'akantu nazo nibaza bazatena ariko wa gatandatu kandi uyu perezida bavuga ko ari umudive komeza yego komeza ejo bundi rero bajya gushyingura muri Namibia uyu Hakayinde yari ahari na Tshisekedi adahari abantu bibaza impamvu batigeze banasuhuzanya kandi hari inama yabaye ya batatu komeza yego itaritabiriwe na Samia nawe wari uhari ubwo tugahita tugaruramo Tanzania ariko ukibuka ko ibyo twavuga byose ni inyungu buriya hano iyo bagiye kuganira baboneraho buri wese kubaza ati ndungukirahe ndohereza ingabo zanjye oya no gushyigikira iki gikorwa ndungukirahe kuko hano iyo bagiye kuganira hariya haba harimo Lorenzo abafitemo amakuru menshi kubarusha kuko akunda guhura n'izi mpande buri gihe inshuro nyinshi yego ako noneho hakaba harimo na Tshisekedi yibereyeyo na influence umwanzuro rero hariya wafatirwamo n'ubundi SADC ntabwo iri mbizi n'u Rwanda icyo cyo kiri SADC komu yose cyangwa komu yose nese ko hari ibihugu wari uri gukuramo hari ibihugu wakuramo ariko Zimbabwe ubwo Zimbabwe nayo yajya ku Rwanda urebye ubwo aho ko bihagaze okay noneho reka tube kiriya dufata ibihugu 10 na 6 bya SADC ibihugu 16 narakubwiye ejo bundi habaye inama ya East Africa y'abantu batatu Kenyatta Museveni na Samia kandi atari bo bonyine atari nabo bayitege ubwo bari ku buyobozi ariko baricara bati twaganira ku buryo twakuze tukabera ubundi ibihugu bifite influence mu ibihugu bifite influence ubu ni bihe dufite igihugu cyitwa South Africa iyo ni number 1 ifite influence ubyemero byanka Tanzania ifite influence ubyemero ubwo ndimo ndagenda ndeba Angola ifite influence turi muri SADC Zimbabwe naho ngaho Zambia Zimbabwe ijya kwaka imfashanyo nacyo Zambia imfashanyo y'ingano yawe Zambia ifite influence yego ndimo ndeba ibindi Malawi raho nabiraho yarabaye ntekereza ko igihugu bifite influence Namibia Namibia nayo raho ngaho ohete ntekereza ko uretse South Africa Congo yo biraho South Africa ugafata igihugu nka Tanzania ugafata igihugu nka Angola ugafata igihugu nka Zambia nibyo bihugu bine bishobora kuba bifite influence bashobora ku influence bindi umubare ukaba wabyo igitekerezo cyabo kikaba cyakigikirwa cyane kuko nk'ingi za Zimbabwe ntabwo yajya kurira hari igihugu nka Seychelles Mauritius Madagascar hari igihugu nka Mozambique yo ni y'u Rwanda urabona nk'iyi Madagascar Lesotho nk'iyo Madagascar yo mu Rwanda rwakwihamagara tenzi guhereza n'intumwa iyo urebye ibyo bihugu navuga bitatu kuki uvuga ngo iri against kandi ari ibihugu bitatu bifite influence yego ndimo ndabyumva bambwiye South Africa bambwira Tanzania urangije mbwira n'igihugu cyitwa Angola Angola iri ku mpande zombi
cyangwa se wenda hari aho ushaka kuyishyira. Uriya narakubwiye ngo iyi ntambara ya Kongo yajemo n'amakimbirane y'imiryango ishingiye ku turere. SADC yashatse kugaragaza ko rero yakemura ikibazo cy'umurasirazuba bwa Kongo kurenza East African Community kandi birakunda. Impamvu rero nagiye nkubwira nk'ibi bihugu hari ibihugu nyine biba bivuga ko biri mu muryango bishobora kuba bihungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byifuza kuba mu muryango uteye imbere. Niba rero nkubwiye ngo nk'igihugu cya South Africa uretse ko n'umubano wayo n'u Rwanda kugeza ubu ntabwo nakwemeza ko ari mwiza. Nese niba nta mubano uhari ubundi ko nta n'umunyarwanda wemerewe kuva hano ngo ubone visa ya South Africa biragoye cyane. Ariko se Tanzania ntiwavuga nibura ko umubano ari nta makemwa? Wenda nka 65% reka nifatire pourcentage. Tanzania nk'igihugu nta muntu wakizera. Tanzania nk'igihugu ubundi bameze nka Museveni. Ngaho uvuguruza 65% nyihaye ya Tanzania. Ndakabije barakabije nazamuye cyane ahubwo banarebye Tanzania kubera ko turebye minisitiri w'ububanyi n'amahanga iminsi amaze inaha nk'igihugu tukareba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihe amaze mu minsi ishize yagiye none se ubona amakuru yarahari n'u Rwanda tukareba nanone tubirebe tukareba buri gato uburyo icyambu cyabo cya Dar es Salaam no kukibyaza umusaruro mu minsi ishize bazubinsobanurira ugereranyije na Mombasa. Ariko Mombasa ukomeza General James Kabarebe avuye Mombasa ubona na Minister wa Transport ariko kunegosiya naho ko hari ibyo erega ugomba kugira ntuze ariko nyine ugomba ko hari ibyacaga hirya bishobora guca hino ukareba ikibazo cy'uyu muceri urongera ngo hari 6-5 ni nyinshi 6-5 ni nyinshi hano wagira nka 49 kuri Tanzania Tanzania swayizera gute ahubwo siko nabonaga ariyo Tanzania none zereka mubaze kuki Tanzania yemeye kohereza ingabo za Zimbabwe za Lesotho za zikabyiborera nese kuki Tanzania ititabiriye iyo nama bagiye gushyingura president wa Namibia Dr. Gege Nob kutitabira nuko itari muri iyi SADC nakubwiye ngo Tanzania hano muri Afrika no muri East Africa no muri SADC Tanzania nicyo gihugu ta predicting aho kiba gihagaze mu bintu runaka icyo nshobora kujyana n'abatanzania ubwabo uzareba ahantu bakora business ahantu bagira gute n'abantu baba bameze ukwabo hanyuma rero iyi nama tuyitegemiye iki ubwo tubonye South Africa na South Africa na Tanzania kuko Angola irimo nk'umuhuza ariko Angola nayo ukuboko kwayo muri SADC ntago yakwishimira ko ibibazo byakemurirwa muri East Africa SADC bigomba kubifatamo ariko ntibagirire ko Angola wenda uretse buno butegetsi bwa uyu Perezida Lorenzo wari uriho mu bihe byo hambere hakiriho babandi bari bafitanye umubano n'u Rwanda. Rega wibuka kantu twahereyeho ni inyungu igihugu kireba ku kindi. Ndashyigikira uriya ndakuramo iki? Ndashyigikira uyu ndakuramo iki? Niye hari inyungu zanjye. Zibiza abaturage zibiza igihugu. Cyaye nicyo ngicyo rero bareba. Aha rero ukuboko kunini kwangora. Ko nabonye inyungu z'ibihugu bya Afrika zisigaye zira iz'abantu ku giti cyabo kurenza iz'ibihugu. Biterwa n'igihugu cyari cyo. Ntumpakanye. Biterwa n'igihugu cyari. Kubera ko nk'i South Africa turi kuvuga. Bari kuvuga Ramaphosa muri iyi deal ya Congo. Siwe twabiganiragaho. Bari kuvuga Ramaphosa ariko ni ibintu agiye mu nteko ishinga amategeko aravuga barashyigikira. N'ababirwanyije abenshi babirwanya kuko bavuga ngo igisirikare ni igisirikare kitari tayari kititeguye. Ntago barwanyije umugambi. Ikintu cyo ugomba kureba. Economic Freedom Fighters ivuga ko ibi ngibi ari ibintu birimo abantu bo mu muryango wa Ramaphosa ku giti cye bitewe n'inyungu z'amabuye y'agaciro n'ibindi bakurikiranye muri Kongo ntabwo ndi bubijemo cyane bibintu ariko urabizi ko byaravuzwe none se ibintu n'umuryango ni sadaka kwihisha kwitwikira umutaka w'umuryango ugakora ibyo ukora ntabwo byabuza kari nijabo narashije kurebera mu muryango buri gihe nkunda kukubwira urugo n'igihugu igihugu kiba gifite umuntu kiri imbere ubushake bwe buri gihe ubushake bwe buri influence icyemezo gihari
ubushake bwe buri motivated by what? Buri motivated n'icyo ari cyo cyose. Bwaba motivated n'itegeko, bwaba motivated n'akantu bushobora akantu kajya he mu gihugu cyakajya mu mufuka mu muryango we nawe. Ibyo ni n'abauditeur babigaragaza. Kugeza no munsi ntabwo wambwira ngo akantu kazajya kuko ibyo bavuga ushobora kubihuza ukavuga ngo famille ye n'ubundi nibikora ibyo bamutse pe nabandi bikora ibintu bijyanye no mu by'agaciro. Kuba hari abajyamo kagira ikintu babikora none se ubundi uragira ngo uko byagenda kose igihugu cyakunguka 100% atariyo cyangwa we yakunguka 100% akabura na duke tujya utuvungukira tujya ku baturage ntabwo babishoboka. Gusa we nanone nubwo aba ari motivated amategeko y'umuryango wa SADC yarabimwemereraga. Icyo ndacyemera. Yarabimwemerera kuyihishamo rero akabikora bimwemerera kandi ikindi hari n'abandi bavuga ngo barabara amaposa bafite ibitekerezo ideology itandukanye niyo baperezida ba hano bandi mu karere. Ujye ubona ko na wa mugabo Tabombeki nawe yatanga ibitekerezo nako bitandukanye n'ibya guverinoma iriho i Pretoria. Tabombeki baraharya yabora bibonye ariko iya intambara kubohora u Rwanda iba amakuru avuga ko South Africa ya apartheid niyo yari ku butegetsi muri za 90 burango yafashaga impande zombi rwa FPR n'urwa Habyarimana. FPR jyayo ijya kuganira ukuntu icyo gihe banajyayo babonanye n'abantu bo muri ANC aribo aba Batabombeki n'abandi. Ubwo rero kuba haraba mu bamwe bumvise impamvu yabo kuko Tabombeki ngira ngo ntago yayoboye nawe igihe kinini igihe gitoya ariko nyuma yaho nibwo ibibazo byagiye biza. Ariko South Africa yo ntago bavuga ko ishyigikiye SADC nayo ubwayo none n'umubano wayo n'u Rwanda avuga ko ari ibintu bimeze neza kuribuka n'ubushize byize kuba bibi cyane hari ministre w'ububanyi n'amahanga n'abatemera u Rwanda n'u Rwanda rutamwemera. Najyaga mbona inyandiko zo mu binyamakuru gusa byaje kugenda neza. South Africa batora itegeko ribuza Kayumba gukomeza gukora politiki ari hariya. Ubu ngubu politiki navuga ko ahanini ni itangazamakuru naryo rye ku mbuga nkoranyambaga kurenza uko yaba ari agresa. Nibyo muri make rero bwiye inama ya SADC twayitegaho ko ahanini n'ubundi razaye itajyanye n'icyifuzo cy'u Rwanda. Ku Rwanda rwo rushyira ahanini imbere ibiganiro ko abantu baganira kandi ku kibazo ari abanyekongo mu gihe na bamwe mu ba SADC nabo bumva ko ikibazo ari u Rwanda. Reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Hari umunyarwanda u Burundi bufungiye ngo ahantu hatazwi ni umunyarwanda amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko hari uwitwa Habiyaremye Jean de Dieu umaze iminsi afunzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza hano mu Burundi SNL. Ngo kuwa gatatu w'iki cyumweru hari ku itariki 13 nibwo uyu ntabwo ari w'iki cyumweru tariki 13 weruru ni mu cyumweru ikigomba muri Tanzania. Amakuru n'umwihanduza cumu amakuru ngo yitabwa muri yombi ryemejwe na bagenzi bakorana bamutabarije bakaba basaba ko yafungwa mu buryo bw'ukurikije amategeko afungirwa ahantu abantu bamusura akabonana n'abavoka be kandi ngo ntagirirwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bitewe no kumwuka mumaze igihe utifashe neza. Imirimbanyi uwitwa ngo Pacifique Nini nahazwe watabarije uyu mugabo avuga ko yari amaze imyaka 10 akorera ingendo mu Burundi aho ngo yajyaga atera ku nyubako zitandukanye ibyapa bitanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Ngira ngo nibone iyi foto ye urabona bino bintu yabaga yambaye akomoka ku mirasire y'izuba. Yego hanyuma rero kugeza ubu ngo nta mpamvu u Burundi bwahisemo guta muri yombi Habiyaremye iramenyekana. Ariko amakaro kavuga ko nyuma yo gutabwa muri yombi inzego z'iperereza z'u Burundi ku cyumweru gishize bamujyanye ahitwa Kinanira yahoze atuye basaka inzu yabagamo mbere yo kumusubiza kumufungira muri gereza y'u Burundi itazwi. Ntabwo izwi n'abanyamakuru ariko bamufunze bo baba bazi. Ibi ni ibintu hagati y'ibihugu byombi hari umwuka utameze neza byagiye byumvikana. Ntabwo ari kesi ibaye mu Burundi gusa. Uribuka ko u Rwanda rutabanye neza na Uganda byagiye bivugwa ko hari abanyarwanda
bahohoterwa i Bugande ari sinacyo cyanatumye ahubwo umwuka wa mubi. Ibi rero mu gihe ibihugu bitabanye neza birashoboka. Icyo nicyo cya mbere ngiye mbanza kwemera. Nandise hari umurundi uri mu Rwanda ufunzwe kuko ntago mvuze ko u Rwanda rubikora, nta nubwo mvuze ko Burundi, mvuze ko bishoboka mu gihe ibihugu bitabanye neza. It is not the case of Rwanda and Burundi. Ku Rwanda ko rwanye nabi no Kongo hari umukongomani ufungiwe mu Rwanda. Ndakubwira ngo ntabwo ari case y'u Rwanda, u Burundi cyangwa Kongo. Wewe winzana muri ibihugu byanyu. Narize turi mu bihugu. Ahubwo icyo ndi gushaka nanjye kuvuga ntago ari kubikuzanamo. Ahubwo ni ukureba politike y'ibihugu. Ngende kukubwira ngo mu gihe Ubudage butabanye neza no Burusiya, Ubushinwa butabanye neza wenda na Pakistan cyangwa Amerika, ibi ngibi tujye tubyumva ko hari umuntu ufungiye aha naha kubera ko. Icyo nashaka kukubaza ku cy'u Rwanda rwo rutagera ufunga abo bantu. Je nicyo kibazo. Urabizi neza? Urabizi? Njya mu Rwanda. Ariko urabizi? Ese inkuru turayibona. Kuba utabyumva biravuga ko bitabaho. Ko hari umukongomani ufungiye mu Rwanda cyangwa umurundi kubera ko ibihugu bitameranye neza. Kuba utabizi bivuze ko bidahari. Nicyo cyonyine ndi kubaza. Icyo ntazi cyose kiba nuko kitabaho. Naringize ariko kuba bitavugwa ngo cyaba ari ikibazo. Yego naringize. Ntabwo wakwemeza ko u Rwanda ko twabonye nese u Rwanda abakongomani buri munsi barambuka. Yego. Buri munsi barambuka ntawe ndumva wagiriye ikibazo mu Rwanda bari gukekwaho ibi nibi. Yego. Ahubwo ikibazo nagize uyu muntu wakoze ino nkuru ntago baduhaye amakuru yuzuye kutagerageje kuvugira urwego rwa leta ngo rumubwira ati nibyo cyangwa urabona uyu mugabo witwa Pacifique ni nahazwe ni imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ubwo rero ku ruhande rumwe birashoboka ko ashaka kuba anafite ibyo atavugaho rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Akwiye kugira ubutegetsi bukagira icyo buvuga bukavuga ati cyangwa ni umurundi wacu nk'uko bafunze wa mugore n'ubundi wari uvuye mu Rwanda. Ariko icyo cyo nanjye mpamvu nkubwiye ati umuntu n'umwiyahuza n'umwihanuza cumi avuye Tanzania agiye i Burundi ari umunyarwanda. Bigoye. Ariko urabona ko yari amaze imyaka 10 akorera mu Burundi kandi ntabwo nzi bene ngo yakoraga mu zihe kampani, ariko no hari kampani ziba ziri multinational ku rwego rw'akarere, ku rwego rwa Afurika, cyane nk'ibingibi bijyanye n'imirasire y'izuba cyangwa izitumanaho. Ni ibintu bigezweho cyane. Izi zijyanye n'itumanaho ushobora gusanga niba ari Rumiteri y'u Burundi, niba ari M23 yo mu Rwanda ikorera n'ahandi mu bindi bice by'akarere. Yero ari umukozi ntabwo akomeza ku ruhande rumwe kwibara nk'umukozi ukorera igihugu, aba nk'ukorera yambukiranya imipaka. Akavuga ati niba amuhotera bazaba bamuhoteye muri kind ya MTN cyangwa se mu rwego rwo guhotera umukozi wa company. Urumva niba ari Médecins Sans Frontières uri umunyarwanda ntibizakubuza kujya muri Kongo ngo nuko niba ariho bakudeployinza bagutegeka. 15 nabwo tujya tubona amasomo n'abanyarwanda bariyo barahohotewe. Ibyo kuko ntago ari ubwa mbere. None se nanone irashida ukibaza ngo azareka izi nshingano arimo wenda zagaburiraga umuryango we zatungaga ngo nuko habaye ibi nibi, kuko igihugu ntikizakugarantisa umunyamakuru mwiza. Ibyo ni iby'abanyamakuru. Igihugu none se umutekinisiye mwiza we n'ufundi igihugu ntago kizakugarantisa. None se we urishuwa ko ibibazo bibaye muri sector ya politike igihugu kigeranye n'ikindi. Ni wari umaze kumbwira uti abarundi bose bari mu Rwanda barafunzwe. Ntago bafunzwe. Kuki se ugomba kumva ko ubutegetsi bw'u Burundi buzagufunga kuko hari ibibazo hagati y'u Rwanda niba abanyarwanda abarundi bari mu Rwanda bakimara gufunga umupaka amakuru yaravuzwe ko n'abanyarwanda bariyo. Mugara amakuru utashobora kwemeza ariko ikintu cyavuzwe. Mfite umuntu umwe wambwiye ufite famille mu Burundi ko abantu be batigeze bafungwa. Ntago bafunzwe ntabwo basatswe se. Oya ariko reka nkubaze n'ubu ngubu buretse gato dusohotse hano nta mukugeza abanyarwanda bari baracyajyayo. Ntago navuga ko bose bagize ariko haraba bari simple. Icyo ndacyemera cyane. Haraba bari cible. None wowe uzi kuri cible wajyayo niba uyu nguyu yaragendaga imyaka 10. Ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi baretse gato 2015 bikaba byarabaye agakomeza akajyayo.
2024 bikaba bibaye akajyayo uyu muntu uramurenganyiriza we ngese ndi kurenganya uyu nguyu ngiye ndi kuvuga ko numwihanduza cumu kuba ibibazo bibaye ari hanze rego umuntu nagatinya ishyamba atinya icyo barihuriye muri bisa ratinya Burundi gute natinya icyo zabuhuriramo nabwo cyangwa icyo abuhuriyemo nabwo uyu munsi kwe mubwira ngo atinya Burundi niba 2015 byarabaye ntibamufate ubu kuvuga ngo nawe aka kanya ufite akazi i Burundi wajyayo ufite icyizere sampusa none se reka nkubaze n'urugero ndi muri bare wenda muri ya mikino ya basket igihugu kikanyohereza Burundi nakanga kujyayo kandi igihugu kinyohereje nabigenza ngambwira rafi nabigenza muri ya mikino ya bare ntabwo ngi Burundi kandi ikipe y'igihugu giyeyo ikipe y'igihugu giye n'urugero ya Rwanda igiye gukina Burundi n'urugero gusaba umukino wa gishuti waba u Rwanda n'u Burundi ntabwo mbizi ngiye nimo nditangira urugero buruteka ko muri ya kipe ya Ntuza ya Dinamo yaba ari umunyarwanda ubwo byari koroha kubera iki ntabwo byari koroha none sibanze kwambara umwenda noneho bari byari koroha reka guhera n'urundi ubusafata urugero rwa Ruvumbu fata urugero Rwanda ntabwo byari gukunda kuko hari atwanamenye amakuru menshi ko ngo APR yashaka kugura abakinnyi b'abakongomani beza bamwe mu bayobozi baravuga ati ibihe turimo na Kongo ntabwo byemera ko umukongomani yaza muri iyi kipe none se urumva wowe wawe ariko ibyo ari abayobozi babitanzeho umurongo nanjye nabikurikiza ariko se hari umuyobozi watanze umurongo ngo wowe Murundi ukora muri iyo kampani Mirasire y'Izuba umunyarwanda w'igi Burundi uyu akawurengaho ariko igihugu hari tangazo urumva u Rwanda rwavuze ngo mwirinde kujya mu Burundi mbwiza ukuri ntaryo ariko uribuka ko mu gihe cyo muri Uganda abayobozi b'u Rwanda bavugaga bati abanyarwanda byo kujya muri Uganda bashobora guhohoterwa mwirinde urabyibuka ibibazo byari Uganda hano kiriya gihe u Rwanda rwari rufite ikibazo kuri Uganda ntabwo ari Uganda yari ifite ikibazo ku Rwanda none se urambuza kujya mu Burundi uyu munsi rero Burundi nubwo bufite ikibazo hari itangazo se baduhaye ritubuza kujya mu Burundi ariko se my friend kufite amafaranga uranyoherezayo se Tanganyika kuri gukora uranyoherezayo gute imikeke nyene ndayibona hano mu Rwanda ndanayirya uranyoherezayo gukora igihugu buri munsi ijambo riravugwa n'umukuru w'igihugu nuko iko mu Rwanda urava hano ariko se ko Rwanda rushobora kutubwira ruti banyarwanda mwirinde kujya mu Burundi niba rutarabitubwira ntabwo biragera aho ngaho ntabwo biragera nese uyu Murundi tumurenganye base uyu munyarwanda sorry pardon tumurenganye umutipe yifitiye akazi my friend kandi afite n'igihugu ntabwo ntekereza ko u Rwanda ruzabura gukurikirana Habiyaremye Jean de Dieu nk'umuturage warwo wagiriye ibibazo hanze y'igihugu sawa utakwambara gukereza icyo cyo utakwambara gukereza ariko ubu nta muntu agira inama rwose yo kujya i Burundi ikibazo indege ziri gukora indege irakora se urumva umuntu afungiye ahantu hatazwi kuva tariki 13 batangiye nta muntu mu muryango uzi nta kintu se bambwira ko mu muryango we cyangwa bakoranaga bo borohewe ubu ngubu inzu ye yarasatswe ikintu cyo cyerekana ubundi ko ibintu atari umukino atari gishuti namputwara hariya yaba bagomba kukwereka hariya ushobora no kugufata bakagushyiraho indi etiketi ibyo byo mu bihugu nyine iyo bihugu bitameranye neza baba wakambara icyo ari cyo cyose gishoboka ukabiturufu yabo maneko ukaba bra amategeko rero yo kohereza abimukira mu Rwanda iri tegeko ngo rizongera kuganirwaho cyangwa kugibwaho impaka nyuma ya Pasika ariko ni mu Bwongereza yego ubwo rero ngira ngo twari tumaze iminsi turigarukaho guverinoma irashaka kwimurira mu Rwanda ibihumbi by'abasaba ubuhungiro bagera mu Bwongereza mu mato twagiye tubigarukaho hari n'indi diro twavuze ku ruhande urayibuka y'ibihumbi 3 harya kugira ngo urukiko rukemure izi nzitizi guverinoma ya Sunak irimo irasuzumisha umushinga w'itegeko rivuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku basaba ubuhungiro kandi hagakurwamo zimwe mu ngingo zirebana n'amategeko agenga uburenganzira bwa muntu hagamijwe gukumira izindi mbogamizi z'amategeko. Uyu mushinga rero ugomba gusubira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nyuma y'uko kuwa gatatu ejo inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena itsinze guverinoma ikongera gusaba ko hasabwa uburinzi bukomeye cyangwa uburinzi bukomeye mu gikorwa kizwi ku izina rya ping pong
aho itegeko rinyuzwa hagati y'imitwe yombi kugeza igihe hazaryemerera bagita ping pong. Ubu rero itegeko rizaganirwa nyuma y'ikiruhuko cya Pasika cy'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Penny Mordaunt. Ikibazo ko kigiye gukomera ubu ngubu kubera ko mu Bwongereza uno mwaka bagomba kuba amatora. Rirashya karindi ry'aba Labour Party riri gupusati ko mudategura amatora bimeze bite. Kandi Sunaka agomba gutegura amatora byemerera abaturage byo kohereza indege ya mbere nibura yarahagurutse. Uyu mushinga rero ukomeje kuba ikibazo hariya mu Bwongereza ko mu Rwanda wo uyu munsi Sena yawemeje. Yawemeje buriya bawutoye hari n'intumwa z'Abongereza ziri mu Rwanda. Bicaye hariya mu nteko rwose bari kureba. Mushuti wawe wo muri Green Party yongera avuga ati oya. Ntabwo ibintu tubishyigikiye muri Green Party. Niwe wenyine batoye oya mu bari mu nteko. Ni imitwe yombi. Oya ni Sena. Umutwe wa mbere intuza abadepite baratoye. Sena se uyu kwa muri okay wa musenateri muri Green Party. Yes, musenateri muri Green Party. Hagaze ku ruhande rw'ishyaka. Hagaze ku ruhande rw'ishyaka. Green Party ni ryo shyaka tavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Dufite abarihagarariye mu mitwe yombi. Ariko aba bagabo bo muri izi so-called developed countries bagira batya. Ni so-called cyangwa ni byo koko byateye imbere. I don't know. Development ni mu mutwe wanyu. Ujye kubizana nawe. Rero ikintu ntekereza nuko bashobora no kureba iryo jwi rya Green Party bakariha agaciro kurenza amajwi yandi. Arubizi bakavuga bati niba hari umuntu umwe none si itegeko riba ryatowe wajya kuri. Oya ndavuga abo bo mu bibyo bihugu bari bahari. Ushobora kugira ikibazo ariko niba koko iki gihugu Sunaka twemeza ko gitekanye hakaba umwe muri wemeza ko kidatekanye bose bakabaye bemezanya nawe ko gitekanye. None si ikibazo hari abaturaga ko gitekanye. N'urugero nari nanze ku buryo bashobora kubitora. Byo kantu bashobora kugenderaho by'akantu kamwe bashobora ariko natwe ubwo twari turi hari umwe twabonye kandi uri mu batavuga n'ubutegetsi uri mu bantu babo hariya. Sinzi ubwo nako nyine nari ntekereje ko ari aho ngaho. Tunibutsa ko wabonye ko Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma nawe yamaganye cyangwa abyitanga iki no kwamagana no kwiyama no kugira guterera canofo yahaye interview Ingabire Victoire n'abantu bo muri ANC bo muri RNC mu babarire. Yego kavuga ngo abangaba ntago ari bo bagakwiye kuko nubundi biba biri obvious niba umuntu avuga ati ubutegetsi buriho ntituvuga bumwe ukaza kumubaza ati abantu tubazane ari umushinga wa leta y'u Rwanda bagomba kuburwanya. Ni ngombwa ariko ntabwo nzi niba muri bino bihugu bindi byo nyine narimo nita gutyo wangaga ntabwo nzi niba byo ari ukubikora kuko ugomba kubikora kutavuga rumwe nabo ahubwo ari ukubikora kuko ugomba gutanga impamvu zigaragaza ko utavuga rumwe n'ibyo abari ku butegetsi bari gukora. None se nk'impunzi yabura impamvu itanga ku Rwanda. Ndavuga abo bitwa abanyapolitike baba mu Bwongereza baba mu Rwanda baba ari mu butegetsi cyangwa batavuga rumwe nabwo ku mpande zombi. Labour Party, Democratic Green Party. Impamvu bashobora kubivuga ziba zihuye n'izabo bandi nabo bashobora kubivuga. Wowe uvuga abo barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari hanze impamvu batanga oya bari mu Rwanda bavuga bati twe iryo tegeko ntabwo bavuga nka Green Party. Green Party ntabwo ikibazo ivuga ari umutekano. Ikibazo ivuga ikibazo cy'ubukungu, ikibazo cy'akazi, kuvuga ati n'ubundi urubyiruko ruri mu ariko u Rwanda rukagaragaza ko bagiye kuba baba source y'akazi amafaranga bazaba bazanye. U Rwanda ntabwo hanini ruvuga ikibazo cy'amafaranga ruvuga mu byo gufasha humanitarian. Ariko n'ibyo by'akazi barabivuga. Komeza ndabyo. Green Party ni mpamvu itanga impamvu ziri sociale na economique ntago ari ijya ku bibazo by'umutekano. Ku bibazo by'umutekano mu Rwanda nkeka ko nta muntu nayo nibishidikanya ibyo byose. Vuga ngo n'Ubwongereza icyo bavuga kiri safe ni iki cyo kwigaragambya ubutabera uburenganzira bwa muntu answa ntabwo nabo kuvuga ngo umuntu hakaba ariko n'ikindi Umwongereza n'ubundi nubwo waba uri u Rwanda ufite umutekano umeze gute ntabwo bavuga ati n'ubundi twizeye ko niba ari umuntu uhunze Irani
Irani tuzagenda bimukureyo mu Rwanda neza impungenge bo mu Bongereza bazifite ariko genda mu Rwanda we bigoye ati umuntu wahunze Irani tumwohereje mu Rwanda kuki Irani itagenda ngo imuzane imusubize muri Irani ari yahunze ubwo iyo bavuga umutekano nk'icyo bavuga nibyo ngibyo u Rwanda rukavuga ko u Rwanda turi safe twe nta muntu waza Sunaka kabyemeza none se hari urugero rwabo bahakuye hari abo baba bihakana hari urugero rw'uko Rashidi w'umunya Irani Irani yaje kumukura mu Rwanda ndetse kugira ngo ugire impungenge z'ikintu nuko kiba cyarabayeho ugomba ariko gutanga ingero y'uri mudefanda ikintu uravuga uti nshingiye kuri jurisprudence y'ibyabaye mu rukiko rwa rubanda hari jurisprudence bayishingiraho ariko ushobora no kugira impungenge y'ikintu kitarabaho ukagikumira mbere ubwo rero uwaba aritarimo atanga urugero ko mu nkiko hakora ibimenyetso yatsindwa urumva hari ibyo bagiye bavuze cya gihe bakagaragaza za mpunzi za Kiziba zigeze kwigaragambya bakavuga bantu baturutse muri Israel bakaza ntibahatinde na HCR nayo uzi kwitangamo inuza view yayo nibyo ngibyo HCR se igakomeza kohereza mu Rwanda impunzi ikomeza cyangwa nako pardon kuzemerera ko haba kandi hadatekanye ite nuko nkuko HCR reka twigendere reka tuzaba tukomeza kureba nyuma ya Pasika nkuko babivuga ngubu itegeko mu Rwanda aho risigaje gusinywaho n'umukuru w'igihugu ikaba riremejwe ubwongereza icyo basaba bagasigara nabo barwana n'ibyo bitekerezo byabo nukwemeza ko bareba party na conservative nukwemeza ko u Rwanda rutekanye n'iri tegeko bari gutora bakarihuza n'andi masezerano mpuzamahanga ubwongereza bwasinye areba impunzi n'abimukira n'uburenganzira bwa muntu hari inkunga y'ingoboka igenerwa abarokotse jenoside batishoboye abadepite baravuga ko ikiri nkeya ni inteko rusange umutwe w'abadepite yagaragaje ko inkunga ihabwa abarokotse jenoside batishoboye ikiri ntugereranyije n'imibereho y'abagize umuryango ibi bibazo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye abafite bikubiye muri raporo ya komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ku isesengura rya raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ya 2022 2023 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka utaha izo ngendo rero z'abadepite bagiye bagenderera uturere dutandukanye n'umujyi wa Kigali bakagaragaza iyo raporo zari zigamije gukurikirana imihoro y'abarokotse jenoside batishoboye ndetse na serivisi bagenerwa no kubimenyetso n'ubuhamya bw'abarokotse jenoside bibungabunzwe n'aho amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ageze yandikwa n'igikorwa cyo gukurikirana uko club z'ubumwe n'ubwiyunge mu rubyiruko ruri mu mashuri yisumbuye zikora ndetse nuko izo club zikurikirana. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite rero yasabye inzego zibishinzwe gukemura ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye mu gihe kitarenze amezi 6 cyane cyane hitabwa ku macumbi inkunga y'ingoboka ikiri no cyane ibyo bikaba ari ibibazo by'ingenzi si ibyo ngibyo hari n'ikindi ariko cyo kuvuzwa n'ikindi cyo kuvuzwa kugira ngo ubone kujya kwivuriza hanze n'amurisi ngo bisigaye bigoye cyangwa biragoye ahantu hose ariko tugarutse cyane ku nkunga y'ingoboka si 12 bareba neza amafaranga ukareba imyaka yemerejwe icyo gihe ukareba naho ibiciro ku isoko bigeze ukanareba n'umuntu bundi uba ukeneye iki ukurikije igihe bayemereje ni ntoya cyane amafaranga ni make ukurikiza ibyo umuntu asabwa ubu ngubu ibyo umuntu asabwa bayiha abantu ahanini baba bonyine icike abantu bari mu zabukuru kandi ukabona ni abantu baba bafite ibyo bakeneye nanone by'umwihariko atari ibyo byo kurya bageze mu zabukuru abantu bageze mu zabukuru baba bakeneye udafite pansiyo udafite iki ngira ngo abakeneye ibintu byinshi kandi n'uwo wanagize ibibazo by'umuryango akagira n'ibibazo by'ubuzima amafaranga ni make ibibazo biri psychological biri physical biri na mental nyine ukuntu na financial voilà ukajya ku nyubako ikibazo cy'inyubako cyo sinzi niba hari icyakemutse ntabwo ntekereza ko hari akarere simbizi wenda nta bushakashatsi ariko uturere twinshi nagiye nsura mu Rwanda dufite icyo kibazo cy'abarokotse jenoside batishoboye inzu bubakiwe zimwe zagiye zangirika abandi zenda kubagwaho cyangwa se zikeneye gusubirwamo mu buryo runaka zose ubwo rero kugeza ku tugiye kwibuka ku nshuro ya 30 ubundi hari ibintu byagakwiye kuba nibura bifite umurongo uhari uhamye
ariko hari n'ingenya ndeba no mu gihe cyo kwibohora bamwe mu bagize uruhare mu kubohora igihugu nabo bagaragaza bimwe mu bibazo bisa nk'ibi bikibabangamiye bavuga ko u Rwanda rwakoze mu kwishyurira amashuri kugira gute rurakora ariko hari aho naho rwashyizemo ubushake ariko hakeneye imbaraga u Rwanda rwakoze nka leta yakoze ibyashobokaga ibyo yari ishoboye bike ariko ibangamirwa n'abantu ku giti cyabo b'imico mibi urambwira nko kubakira abantu bije yabaga yasohotse yabaga ishoboka ko inzu yubakwa ariko umuntu akayirya akarya sima akanywa amatafari njye nicyo mvuga ni ukuvuga ngo sima akayisomeza amatafari na fera beto icyo rero nicyo cyabayeho iyo abantu baza kuba inyangamugayo hari ibibazo ubu ngubu biba ariko nyine igihugu kikiri mu bintu byo kwiyubaka abantu nk'abo bagifite gushaka kwikubira no gushaka gukira vuba no gushyira iwabo kurenza uko bareba inyungu rusange ntabwo babura sinzi igihugu nabonye bavuga niba ari ruswa no kukumanika ni Bushinwa I think bavuga ngo kurya ibintu Singapore n'iza Botswana muri Afurika voilà ho na Seychelles no mu Rwanda ariko numvaga bashaka kubizana voilà kuguteka gusa bakaba yego ikimenyetso kikabura yego ubaye igicibwa muri society ubaye igicibwa hari amategeko amwe namwe ntekereza ko u Rwanda ruzagenda rwigira kuri ibyo bihugu bindi biza imbere mu kurwanya imigirire nk'iyo mibi ishobora kuzafasha mu gihe kiri imbere ko hari ibyaha bagenda bashyira mu byaha bidasaza cya ruswa mu Rwanda n'ikidasaza ko rero bigenda bijyamo ni nako bizagenda nk'uwo nko kurya ibigenewe abatishoboye nacyo kiramutse kishyizwe muri ibi byaha icyo se ruswa n'ubundi yo n'indonye biri kumwe n'ibyaha byo kunyereza no kugira ngo byose babifitanye isano naho ngaho ubwo rero abantu barye nyine bakomeze banywe amafera bito ikintu kiba kibabaje ibi biba bikozwe igihe abantu bari hafi kwibuka ariko n'ubundi akenshi hari igihe njya mbona igihe mu gihe kiri abantu begereje ukwezi kwa 4 kugeza mu kwa 7 mu gihe cy'iminsi 100 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nibwo ibibazo nk'ibi ngibi bigenda bizamuka cyane wari ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima bwa buri munsi ibi biba bikwiye guhoraho kugira ngo abafite ibibazo nk'ibyo bagakomeza ndibuka ko hari n'igihe twajyaga dukora inkuru zo mu midugudu y'abarokotse jenoside batishoboye ariko byaba atari muri iki gihe nk'iki byegereje kwibuka cyangwa mu gihe cyo kwibuka nyirizina ukabona hari bamwe babikerensa kavuga bati icyo kibazo turakizi twakoze ubuvugizi bikarangira n'umuyobozi ubu ngubu nibwo bafite initiative yo kubisubiza kugira gute ibi ntabwo rero bikwiye kugenda gutya kuko ni ubuzima bw'umunsi nk'iki ngiki kiravuzwe kimwe cy'ingoboka babaha ubu ushobora kuzumva twongeye kugarukaho n'ubundi itariki nk'iyi ngiyi umwaka utaha amafaranga akiri yayandi ibiciro ku isoko byarikubye kandi abadepite uko bagejejweho raporo nk'izi bakomeza bazikoraho ubuvugizi bakomeza bagaragaza ko bitagize ariko n'ikibazo kandi urabona ko ubundi se byari FARDC yari komisiyo yo kurwanya jenoside ubu yabaye ministeri nkekana kandi ministeri noneho idafite ikigo cya leta ministeri yikorera ibyitwaga ko ari ibigo bya leta byari aho byose byayigiyemo bijyamo nka departement ministeri yo yigerera ku bantu itandukanye n'izindi ministeri ibibazo byagakwiye kuba bikemuka cyangwa bigahabwa umurongo nayo kubera ko imaze igihe gito reka twizere ko tuzagenda tuyipimira kuri iyo myaka uko izagenda izamuka ariko hari n'ibindi abantu banengaga ibyo nyine abantu barokotse n'ubundi batuzwaga ntabwo n'ubundi guhitamo nshaka gutura aha n'aha Nyarugenge mu Gitega inzu akaba ariho bayikubita apana kuvuga ngo ariko urumva nanone ushobora kuba itajyanye igishushanyo mbonera cyateganyirijweho itajyanye n'igishushanyo mbonera ni ukuvuga ngo uwarokotse jenoside ahisemo wenda ni urugero kubaka inzu ye hafi y'ikibuga cy'indege cya Bugesera ni urugero kubera ko yarokokeye mu murenge wa Juru wenda hafi y'icyo kibuga cy'indege ari naho mu rugo ariko ugasanga igishushanyo mbonera ntabwo giteganya inzu ijyanye n'amikoro igihugu giteganya kubakira uwo muntu cyari banda ariko gihe cyo mvuga ibintu byagiye bigarukaho kubatuza hamwe abantu bafite ibibazo bimwe batuje hamwe ubundi no kuganira gahinda kugira gute
bakwiye gufata umuntu kumwubakira n'ubundi urabizi ko ni wowe mubyeyi afite natsi yamwubakira ahantu n'ubundi yisanzuye yisanga mu bandi kaza kugira bimufasha kwisanga muri sosiyete mu buryo bwihuse cyane kandi aho ngaho ugiye kumwubakira gutyo unamwubakira uri kurebera ku zindi nzu zihari cyane kuba muntu wiba biramugora erega mu mudugudu inzu akenshi ziba zisa ikintu uvuga ngo ikibwe kuri imwe gihita kibwa kuri zose birashoboka korohereza umuntu kugira ngo wa mugani niba ari sima niba ari amatafari 70 hagenwe 80 10 ari bwibwe ku nzu ya Rashidi niyo ari bwibwe kwa Kanijabo nibwo ni hose inzu zikaba ziri kuko ntago watanga inzu 30 bakubwiye ati zose mu kuba zisanga umwe ibimeze neza indi ntabwo bishoboka yego imwe birimo toilette mu nzu na douche indi bitarimo Rashi wumvishe ikintu cyitwa STT izi ni company ibi bintu naze mbyumva hari ikiganiro tuzabikoraho ejo hari umugabo ujye udufasha mu bintu bijyanye n'ubukungu witwa Samuel Rutabingwa arabyumva cyane ni ibintu bimeze nka piramide ibintu bimeze nka piramide ubundi ikibazo gihari ni kimwe urumva mu Rwanda umuntu ureberera ibigo by'imari ni banki nkuru y'u Rwanda niyo itanga icyangombwa ibigo by'imari ariko biri no mu isoko ry'imari n'imigabane isoko ry'imari n'imigabane naryo rireba biriya bijyanye no kugura imigabane ku isoko nibyo ibireberera iyo ibiringaniye na beneri yego ibiringaniye na banki nkuru y'igihugu abo ngabo rero bataguhaye certificate uburenganzira bwo gukora ngo banakugenzure ubwo ntabwo uba wemerewe ariko noneho hakaba ikibazo uyu nguyu aragiyandikishe muri RDB umuhaye ikigo cy'ubucuruzi aje gucuruza amafaranga none nta tegeko rihari rimuhana none se ubucuruzi ni mpamvu buri gihe beneri ihora mu kujya inama kiretse nibavuga bati ni ikigo cy'ubucuruzi ukuyemo amafaranga mucuruzi ibindi ikigo cy'ubucuruzi bw'amafaranga kirebwe na beneri n'urwo se urumva ntuzicuruza amafaranga exchange sibyo abavunjayi bacuruza amafaranga bahabwa ibyangombwa aba banki zihabwa ibyangombwa ariko se kuki undi muntu aza gucuruza amafaranga ba beneri ikikora no kugira inama abantu ngo ntimubijyemo icyo bamushinja nyirayo aba ari kimwe kwihesha ikintu cy'undi ukoresha uburiganya yego ariko beneri nawe agakwiye gushaka irindi tegeko ikaza urabona nka bino bintu bya cryptocurrency ntabyo mu Rwanda nta murongo ntibyemewe ntibinabujijwe hari n'ibijyamo n'iriske yawe si n'u Rwanda gusa ibintu bya cryptocurrencies mu bihugu bindi hari naho ibihugu byabuze uburyo bibiregulating ntabwo ari mu Rwanda gusa ntubyumve ko ari mu Rwanda gusa ibi ariko ngire ni ikibazo reka ngo nk'urugero urabona uburyo bwo kuvunja amafaranga forex za online hari ibihugu byinshi abantu bavunja amafaranga online nta tegeko ribigenga igihugu kitanabikora no mu Rwanda birahari umwaka ushize hari umugabo na beneri ntibigenga hari umugabo wigeze kuyobora ihuriro ry'ubundi n'ibigo by'imari niki murebe yigeze gufungirwa muranga mwibuka yigeze gufungirwa ibintu bisa nk'ibi ngibi surumva abantu babirimo abantu baba bari intuza baba bari mwendire baba bari abantu bari muranga se naga ari we simple citoyen ntabwo ari nangiye kuvuga umwe w'Ikarongi ngo wafatiwe ahantu ari kumwe na yego abantu babijyamo n'ubundi abantu babizana ni abantu baba bafite uko bafite amakuru y'ibintu bijyanye n'imari n'ubukungu erega igihugu reka mubwire n'abanyarwanda muri rusange rero ugira abantu inama ngo kubijyamo ati wowe ni risk reka mubwire na beneri ubwayo abahakazi baraza bakayinjirira guys ibi bintu by'ikoranabuhanga abantu bemere ko turi bashya ku bintu by'ikoranabuhanga iri koranabuhanga ririmo ibisambo birenze abakozi ba beneri mu guhakinga icyo kintu cyemere birenze abakozi ba beneri ndakubwira ngo icyo kintu cyemere kuko niba umuntu ajya kwiba beneri ni urugero ntabwo ari guhamya ko yibwa oya cyangwa ari kwiba ikindi kigo nta nubwo mpamya ko ntigaragaza ko igabweho ibitero se nujya ubibona by'ikoranabuhanga ntabwo mbizi ibyo ivuga ni ibyayo njye ntabwo mbizi ariko se kuki buri gihe verisiyo yindi uba ushaka verisiyo ya kabiri njye ntabwo erega niba hariho verisiyo y'Imana twakabaye tunafite verisiyo ya Satani ibyo bintu nibyo abantu bakwiye kumenya gutese kuki cyo kujya kubaransa Imana na Satani none nk'umunyamakuru nkwiye gutangaza inkuru uruhande rumwe njye ntabwo nzatangaza inkuru ya beneri gusa none se gute
none se wowe nk'umunyamakuru utangaza inkuru ruhande rumwe ushingiye ku ki ngaho mbwira ntacyo nirwo ruhande ruriho nirwo wabonye nirwo ruriho tanti ibintu ugiye gutanga kuba wabonye ko Imana yavuze ko yirukanye Satani mu ijuru Satani itavuze ko itarahava ntabwo biri authentique vuga uti uruhande rw'Imana mfite buretse ndemera authenticité y'uruhande rw'Imana mfite mu gihe ngitegereje uruhande rwa Satani aka tugaruke hano tugaruke beneri yuvuga ko bigabwaho ibitero ikabisubiza inyuma urundi ruhande ushaka rw'abagabo ibitero uzarukura he genda umunyamakuru my friend uzarukura bambwira ngo nibwo ntari harubona nzemera ko ibyo beneri wajunde karashid kandi uzancumuza urumva nikuvuga ngo SST niba ari STT niba beneri ivuga ko STT itemewe tukaba dufite uruhande rwitwa RDB ruvuga ko yemewe ubwo nirwo ruhande tuba dukenewe noneho hakabaho guharmonizinga izi zose n'inzego za leta buretse gato izi zombi n'inzego za leta ibintu by'imikorere n'imikoranire ntago ari tumaze iminsi tubiganira my friend rega ibyo ngibyo nabyo uvuga nabyemeye STT ni company yemewe gukorera mu Rwanda voilà ibyo ukora biremewe oya ni company yemewe gukora ibyo ukora nibyo bitemewe ariko oya biremewe iyi yanditse muri RDB buretse soma koti ya Rwango ndasoma ya RDB iyi ni societe yemewe gukora ibintu bijyanye n'imari mu Rwanda STT ikora ibintu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa ikora imari soma koti ya Rwango bantubize buretse nayo ndayishaka bantubize icyo ikora ibintu bijyanye n'imari cyane ntago ari imari ni imari iyo kote turayemeye reka tujye ko ya Rwango aho uri none reka hano turi kumwe yego turi gutandukana banki nkuru y'u Rwanda atanga ishuri societe idafite uburenganzira bwo gutanga serivisi z'imari ariko kumuguruza we na RDB Rashidi bandombibi bafite icyangombwa cya RDB cyo gutanga serivisi z'imari beneri iraje rero banki nkuru itangaza ko isosiyete idafite uburenganzira bwo gutanga serivisi z'imari cyangwa gukora ubucuruzi bw'amafaranga mu Rwanda muri rusange aba bantu ni bantu umwe ari minisitiri undi ari PS bakora ibintu bitandukanye bavuga ibintu bitandukanye rero keretse tubonye kuri certificate yabo ariko se ikintu cyo nzi nanjye nemeranya nawe nuko umuntu wemerewe gucuruza serivisi z'imari mu Rwanda agomba kuba afite icyangombwa cya beneri n'urwo rwego rwa CMA Capital Market Authority ibyo byo ndabizi pe RDB aka kanya ukandikisha kuri serivisi uzakora ikaguha uburenganzira yego ariko iyi kibazo nyine nakubwiye ni mpamvu beneri nayo idasohora itegeko unasaba byuka mu gitondo ugashinga ntuza ubuvunjayi hano mu Rwanda ariko online nabushinga as simple as that zana amafaranga yawe nkwereke abantu bayavunja zana online nkwereke nayo mfite ujya ku kintu cyitwa Binance nkwereke nkwereke ni bank icyo ndi kuvuga bayavunja urebe beneri ibi bintu nibyo izahoramo reka njye nigeze kubikora inkuru abantu bariwe amafaranga urakora inkuru ku bariwe twicaranye nawe warariwe urabakora inkuru gute ngiye nawe twicaranye kiragiye bafungura mugabo wavuze hari ikintu cyitwa DTS DST kigize ikintu cy'amafaranga noneho rero nanjye ndi mu bantu bakigiyemo ibi bintu rero mu gihe bitarashyirwa ku murongo ngo ibyemere cyangwa uvuga ati ni icyaha ibi bintu rwose abanyarwanda bazabarya cyangwa muzayirya sinzi bazaryana n'abandi ariko ibi bintu mu gihe bitarahabwa umurongo beneri yikirirwa ivuga gutya ngo turagira inama abantu ngo kutabijyamo ibi bintu mu byibagire urabagira inama gute ibi bintu mu byibagire ubona ko hari umusanzu bitanga mu bukungu kandi hamwe no kuza kw'ikoranabuhanga nk'abanyanigeria bo barabizi ibi bintu bari mu bantu muri ibi bintu bari imbere ubu none se urugero kuri Facebook message nyinshi wakirana siza abanyanigeria bari mu bantu bari imbere muri ibi my friend bazakurya batipe bihera mu biryogo abanyabiryogo mu myihangane ko rimwe nanze y'urugero cyangwa bibereye hari igikondo cyo bibereye Remera bayakurye nibajya kubashaka babone bari nka Zaragos kandi babonaga bari ahangaha this is easy bino bazabarya pe
get ready abantu muri maso ntabwo turi kuvuga super free to trade limited cyangwa ESTT ko ari byikora kuko hari urugero rw'uko wenda bashobora kuba barabigiyemo bakunguka abungutse well and good abo bizahombya well and good ariko guverinoma ikishinzwe na leta ni uguha umurongo abo bizahombya désolé well and good nanjye byaramonje aya nabwo bizahombya ariko leta nifashe niba hari umusanzu bishyira mu bukungu babiha umurongo niba ari byica ubukungu bw'abaturage toa ariko abanyarwanda ndabatumiye turaza kubiganira ibi bintu wagiye ku isoko ry'imari n'imigabane ukagura imigabane yawe ya leta my friend ikigo cya leta treasury bonds barasohora impapuro mpesha mwenda banki ya Kigali beka cyangwa beneri bishyira hanze ibi urabigura nanjye kubona nta urahomba ukajya mu bigo byo kwizigamira bihari bikungukira mu gihe ibi ngibi bitarahabwa umurongo numva ari cyo cyabigisubiza nanjye nicyo natekereza gifite niba ufite amafaranga yawe imigabane bayishyira ku 10,000 50,000 100,000 yajyana ahantu wizeye ikindi abo bafite ibi bigo nabo nibo mubona bikora namwe ijwi ryanyu turarikeneye niba byandikisha kuki mukorera mu bwishu niba byandikishe bize oya nawe nategure niba ari imbwirwa ruhamye ahamagare benerize yicare ngiye uzi ko nabonye baragiye kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda bakabikora ndazi kubikwereka bakabivuga nibyo mvuga bambaye n'imyenda ibyamamaza niba bashyiremo agatege niba ari bizima kuko baraba barwanya urumva ikintu beneri idatinyuka kurwanya uvuga ngo turagira inama abanyarwanda kutabijyamo ariko nta tegeko yasubura uretse ko abantu bakwiye no kujya bareba kari nijabo wari umunyamakuru nibo muntu uri kuza kubwira Rashidi ngo Rashidi zana amafaranga yawe hanaha icyambere wenda simbize hari abanyamakuru bafite ubumenyi mu bijyanye n'imari ariko background yanjye ni wena nka Rwangombwa aje akambwira ngo shyira amafaranga ahanaha twamubonye nkuranga n'urugero Rwangombwa namuzi ko yabaye mu bintu by'imari mu nzego za leta mu nzego zizewe mu nzego zigize ziti ntabwo mvuze ngo yabikoze ariko umuntu ufite ubumenyi ku kintu ukanamusobanuza ukamubwira ute se ibi bintu byunguka bite akaguha umibare uburyo bimeze scientifically wijya kujya mu bintu gushyiramo miliyoni zawe 10 umuntu wenda afite icyangombwa cyo korora inkoko n'urugero ntanze ntabwo ndi kwirefera kuri aba hanyuma ngo nunarebe kuri certificate ya RDB cyangwa nunarebe iki capital yenanga ibintu nk'ibyo ngibyo namwe reka tujye tunyuzamo rimwe na rimwe dukoresha bari bafite ikigo hano ku Gisimenti ikigo iyo wagisuraga ukabona ibintu birimo byabaga ari iby'imari ntabwo ibintu bisobanura imari harimo abantu basobanukiwe ibigo ugenda cyakigusanga urumva ikigo winjiramo ukabona ko ari ikigo gikomeye abavandimwe se byarangiye bite byarangiye umwe bamufunguye by'agateganyo undi arakomeza gufungwa ariko urubanza rwabumenya ruto amafaranga yacu se amafaranga yanyu bashyize bisobanuye neza ibimenyetso mu rukiko nibyo bikora urumva ariko cyari ikigo winjiragamo ukinjiramo ugahita ugira icyizere nk'uko wakwinjira mu bindi bigo bya leta bikomeye ugahita uvuga ati ahantu ninjiye ntabwo ngewe nza kuribwa n'abantu bafite n'ubumenyi mu mari ntabwo mba mpibivuga njye naguye nkuranga njye mbivuga kuko nariwe n'abantu badafite n'ubumenyi ikigo hano ku Gisimenti njye nakigezemo ndatinya gusa nko kuribwa nka Kasitiye ariko kubwira ati uzungukaye aho ngaho abanyarwanda ariko nibi bigo za RNIT za capital market zimanuke zegera abaturage zibereke ko nubundi byose ari zigamira birashoboka kugira gute kandi ukanunguka ni muze dukorane n'abanyarwanda biroroshye abwivani mwifitiye ikimina cyanjye na kari nijabo na Castio sha ikimina nge cyaramfashije pe tukagenda tukacyandikisha kimina kimeze neza mfite ikimina maze mu myaka nk'irindwi wameze neza mazemo imyaka 7 cy'amezi 6 ufite mu bindi bihugu bimina byagiye bifasha abantu gutera hano birafasha hano birafasha cyane ubwo ntabwo turi kwambura abakiriya bino bigo bindi bicuruza amafaranga cyangwa mu buryo bundi ariko nabyo niba bifite uburyo buri structure buri ku murongo nibize bivuga ibyo bikora tegura imbwirwa ruhame namwe mushoremo amafaranga biroroshye ariko ikintu cyongera kumbwira ngo uzazane runaka ngo muboneho inyungu runaka nka bira by'abakinnyi b'imipira ngo ikipe warerewemo ngo yivuyemo ukajya handi ngo muri komisiyo zikomeza ziza bira ibintu birandya we bana baba bafite amafaranga baba bazi icyo bayakoresha bagomba kujya mwariye arashindi dusoje
kadusoreza ahangaha mu yandi makuru twabwira ko minisitiri wa Irilande w'intebe yeguye n'uwa Vietnam perezida wa Vietnam nawe yeguye. Vietnam nicyo gihugu cyacunze Amerika kikubita urubuye mu mutwe cyayikubita. Anyways, ariko abantu benshi bazi ko Amerika yakubise kubera zira filime Rambo ngo akajya muri Vietnam akica abantu nka miliyoni 2. Gereza yose akayifata bashaka kagenda. Aho ni bamwe bahera bavuga bati Amerika itsinda muri Hollywood intambara. Ariko intambara itsindirwa hano henshi. Ya Hollywood yarayitsinze pe. Ko nanjye nakuze nzi ko Rashid umwe yagenda akarimbura imirenge 5 yo muri Vietnam. Amerika ku muco umuntu wese wayifuza kuba umunyamerika. Ya ku muco ubwo nta muntu batatsinze abanyamerika. Uretse bira bihugu nyine bigikomeye ku muco wacu. Ese nabyo kuko muri Iran bahora bigaragambye uvuga ati kuki mutaturekura Arabia Saudite nuko. Ahantu hose ubona reference bashaka kuyifatira ni mpamvu hari igihe ubuyobozi nanjye mureba nkabagirira ushaka gusigasira umuco w'igihugu n'indangagaciro zacyo ariko ukabona harimo abandi bantu kandi nabo ngo abanyepolitiki baharanira ko abantu bigenga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bavuga bati murekura abantu ya kandi igihugu cyagakwiye kuba gifite umuco kamere kigera mukavuga ati ngeze aha ya vara nibyo byakabaye byiza muri makeya ariko se buri abanyamerika ntibatsinzwe n'abatalibani ubundi abanyamerika niyo batsinze kuko impamvu nayo mbivuze ni uko abatalibani n'ubundi abanyamerika bakigenda abatalibani bongeye kugarura aya mategeko ntabwo none banayazana akarishye ku bintu bya saro baciye saro de coiffure talibani hariya ariko nanone ntabwo bari ubuzima iyo bigiye mu muco w'igihugu abantu bavuga ko nta muco mwiza nta n'umuco mububaho umuco ni umuco bitewe na ba nyirawo none se Rashidi ntukavuge ngo fata ibi none se umuco buretse ntukavuge ngo fata ibi niba utabifashe urimbuke reka abantu bafata ibyo bafashe nawe ufata ibyo ufashe hari ikibazo urabwira abanyamerika ngo babeho nk'abanyarwanda ubwira abanyarwanda nk'abanyamerika gute ariko katugaruke mu muco wacu yego nize mu muco wacu umugore atari yemerewe kuzungura byari bitwaye iki abanyarwanda byari bitwaye iki kadusezeye abantu tubifuriza byiza abanyarwanda ntimunyumve nabi reka tubifurize kugira ibihe byiza muramuke mugire ibihe byiza binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.